Muvandimwe, nanone tugize andi mahirwe akomeye, amahirwe yo kongera guhurira hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka aguhire. Niyo nsanganyamatsiko nziza tukiriho, insanganyamatsiko itubwira ijambo ryahanuwe, ijambo rirushaho gukomera, kandi turararikirwa kuryitaho kugira ngo ritubere nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima, kugeza aho inyenyeri yo mu rututuro izabandurira mu mitima yacu. Kandi ni Yesu utubwira ngo byandikwe ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanwa bifite igihe byategekewe ntabwo bizatinda kugeraho, kandi ntabwo bizareshya. Imana yacu ihabwe icyubahiro kubw'amahirwe yaduhaye yo gusuzuma muri uku kwezi kose igitabo cya Daniyeli, kugira ngo twumve icyo Imana itubwira cyerekeye iki gihe. Mu bantu b'Imana batababwiwe n'uburiganya bwa Satani, ahubwo turusheho kubona imbere yacu kugira ngo twitegure, imyiteguro yacu ibe inoze rwose yo kwitegura Kristo ugiye kwerekanwa. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ejo ndetse n'ejo bundi twatangiye iyerekwa riheruka rya Daniyeli, ndetse tuzarimaramo iminsi itari mikeya, kuko igihe dusigaranye cyose tuzaba dusuzuma rino yerekwa twabivuzeho. Ejo twinjiye mu gitabo nyirizina, igice cya 11, kandi twabonye umugabane ubanza. Tugiye gukomeza rero muri cya gice cya 11 cy'igitabo cya Daniyeli, ariko uyu munsi tugiye kuganiramo insanganyamatsiko ivuga ngo kuzamuka k'umugabo w'insuzugurwa no gukomereka uruguma rwica. Kuzamuka k'umugabo w'insuzugurwa no gukomereka uruguma rwica niyo magambo tugiye kuganira muri aka kanya. Mbere y'uko twinjira mu byanditswe, reka tubanze twicishe bugufi imbere y'Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye nanone ko uduhaye amahirwe yo kujya mu ijambo ryawe. N'ubundi nta bwenge dufite bubasha kujambura ngo tumenye icyo dushakaho, ariko watanze umwuka wera kugira ngo abe ariwe wigisha abana bawe. Ongera umutwoherereza twigishe mu izina rya Yesu, amen. Kuzamuka k'umugabo w'insuzugurwa no gukomereka uruguma rwica. Ejo twarebye imirongo 20 ibanza y'igice cya 11, kandi muri uyu mugabane wa mbere w'iki gice cya 11 twasesenguye uburyo Gaburiyeli yongeye kuvuga ibyavuzwe mu gice cya 2 cya Daniyeli byerekeye igishushanyo Nebukadinezari yarose. Tubona ibyerekwa ry'inyamaswa enye zo muri Daniyeli igice cya 7, ndetse n'iyerekwa ry'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene byo muri Daniyeli igice cya 8. Ariko noneho twabonye abivuga mu buryo burushijeho kwaguka. Twasubitse ageze ku maguru y'ibyuma yo mu gice cya 2, inyamaswa ya 4 yo mu gice cya 7, ndetse n'abanyabyaha bo mu gice cya 8. Twasanze ku muri Daniyeli igice cya 8 wa 23. Umugabane rero tugezeho uyu munsi tugiye gusuzuma ni umugabane uri butwinjize mu gihe kiri hagati y'amaguru y'ibyuma n'amano mu gice cya 2, yewe n'inyamaswa ya 4 n'ihembe rito mu gice cya 6, na ba banyabyaha n'umwami w'umunyamwaga wo muri Daniyeli igice cya 8. Naho ngaho tugiye kwibanda, kandi iyo tubonye nuko tuzabona umuntu w'insuzugurwa muri bo, ndetse n'uburyo habayeho gukomereka uruguma rwica, aricyo tugiye kwibandaho muri aka kanya. Ariko uyu mugabane tugezeho, nshuti z'Imana, ni umugabane ukomeye, ni umugabane utangwaho ndetse ubusobanuro bunyuranye, ariko kandi bubiri muri bwo mu busobanuro butangwa buhuje na ya mategeko cyangwa se ya mahame twabonye dukwiriye gukurikiza. Bamwe babona ino mirongo uhereye ku murongo wa 20 kugeza wa 30 nk'ikomeje kutubwira cyangwa se kwerekeza kuri Roma ya gipagani, mu gihe abandi babona iyi mirongo uhereye ku murongo wa 20 nyine 21 tugiye guheraho noneho nk'iyita yahuranya kuri Roma y'ubupapa. Izi mpande zombi rero usanga zifite ibyo zishingiraho mu mwanya buri ruhande ruhagazemo. Nicyo gituma ndariko umuntu wese turi kwigana iki gice cya 11 ko gikomeye, kugira ngo turusheho gusaba Imana, turusheho gusenga, turusheho guca bugufi. Twarabibonye ko igihe tudasobanukiwe dukwiye kwitwara nka Daniyeli. Daniyeli se yitwara gate igihe hari umugabane adasobanukiwe umuhanuzi? Nicyo cyamuteraga gusenga,
ugenda usoma igice cya 8 yarongera arasenga ahabwerekwa ibiruseho kujya mu gice cya 7 igice cya 9 aho yafashe igihe cyo kwiriza ubusa ahanga amaso umwami Imana mushakisha gusenga no kwiriza ubusa igice cya 10 noneho turi kwiga yafashe igihe kidasanzwe yambara ibigunira ararira twarabibonye afata ibyumweru 3 byose by'amasengesho nta nubwo yari azi igihe azarangirira cyakora ku munsi 20 mwabona igisubizo aricyo turi gusuzuma kandi rero natwe hari ibintu byinshi tudasobanukiwe hari ubuhanuzi buza ntibwumvikane ako kanya kuri twebwe icyo twakora nta kindi no gusenga no kwicisha bugufi imbere y'Imana kugira ngo Imana ubwayo abe ariyo ibisobanura n'ubundi aya niyo mahame akomeje kugenga imyigire yacu isomo ryacu no semina igihe turi kwiga ubuhanuzi nk'uko buboneka muri Daniel hari icyo twabonye tugomba kuzirikana muri iri yerekwa riheruka iri yerekwa ritangirana n'umwami mukuru rikarangirana no gutabarwa k'ubwoko bw'Imana abanditswe mu gitabo cy'ubugingo barokowe nk'uko tuzabibona mu Daniel igice cya 12 umurongo wa 3 Daniel igice cya 10 mu murongo wa 1 kitubwira ibyakuro kitubwira ibya Dariyo mu Medi marayika amufasha abakatwereka abakurikiye wo mu Peresi ariko bikazarangirana nuko marayika ukomeye umutware wa marayika ariwe Mikayeli azahaguruka agatabara ubwoko bw'Imana rero nk'ubundi buhanuzi bwose bwa Daniel ubuhanuzi ntabwo ari ubw'igihe kigufi ntabwo ari ubw'igihe cyabanje cyo mu gihe cya cyane ahubwo ni ubw'igihe gishyize cye uhereye mu gihe cy'umuhanuzi ukageza ku iherezo ry'isi ibi bigatuma biduha uburenganzira bwo guhuza aya makuru twabonye mu bice byabanje muri ya maherekwa yabanje ndetse n'inzozi za Nebukadinezari tukabihuza n'iri yerekwa kuko bifitanye isano icya kabiri twabonye ni uko mu nyandiko nyirizina y'iri yerekwa ubwayo habonekamo interuro zahuranya ku bintu byabaye mu mateka bikadufasha guhuza neza n'ubuhanuzi tubona muri aka kanya tugiye kureba iby'umuntu w'isuzugurwa nk'uko nayo maze kwikomozaho ariko reka mfasha mbanze nsome imirongo tugiye kwigana turiga uhereye ku murongo 21 kugeza umurongo wa 35 ahari ndaza gukomeza kuyasubiramo ntabwo ari ngubundi kurindi mu bisome gusa turaza kugenda tubisubiramo ariko reka mbanze nsome no mirongo 15 mu buryo bwa mufururizo kugira ngo twumve context y'icyo tugiye kuganiraho twasoje tubona murongo 20 yuko azaguruka umwami mu cyimbo cy'uzohereza umukoresha w'ikoro mu gihugu gifite ubwiza nawe nihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara ibyo twarabisobanukiwe neza twarabisobanukiwe yuko hariho Kaisari Augusto wohereje umukoresha w'ikoro mu gihugu cya Daniel twarabibonye mu cyigisho cy'ejo ntabwo ndi bubisubiremo noneho rero umurongo wa 21 bukeye mu cyimbo cye hazaguruka umuntu w'isuzugurwa aka kantu gace umurongo iri jambo rica umurongo kuko uyu muntu w'isuzugurwa niwe tuzakomeza kureba kugeza igihe igice cya 11 kirangiye bukeye mu cyimbo cyazaguruka umuntu w'isuzugurwa adahawe icyubahiro cy'ubwami ariko azaza mu gihe cyo kwirara azihesha igihugu kwihakirizwa kwe ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimenagurike ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko kandi nibamara gusezerana nawe azamuriganya kuko azaza yihinduye umunyambaraga nubwo azaba afite abantu bake mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose ho mu gihugu akora ibyo basekuru na basekuruza batigeze gukora agabanya abantu be imicuzo n'iminyago n'ubutuzi ndetse azamara igihe gito yigira inama yo gutera ibihome byaho bikomeye umurongo wa 25 niho ngeze maze namara kwiyungura amaboko n'ubushizi bw'amanga azatera umwami w'ikusi atabaranye n'ingabo nyinshi umwami w'ikusi tumuheruka mu magambo yabanje ndumva ari ku murongo wa 16 niho twaheruka ku mwami w'ikusi none no muntu w'isuzugurwa nawe wahuye n'umwami w'ikusi 25 maze namara kwiyungura amaboko n'ubushizi bw'amanga azatera umwami w'ikusi
atabaranye n'ingabo nyinshi. Nuko umwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ntazashikama kuko bazamugambanira, ndetse abazaba batunzwe nawe nibo bazamurimbura. Ingabo ze zizangara kandi abenshi muri bo bazicwa. Umurongo wa 27. Abo bami bombi imitima yabo izaba iyo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo ntizuzura, kuko imperuka izaza mu gihe cyategetswe. Nyuma azasubirana mu gihugu cye ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Azahakorera nk'uko yishakiye, maze asubire mu gihugu cye. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere, kuko inkuge z'ikitimu zizamutera zimurwanye, bizatuma agira ubwoba, asubire yarakariye isezerano ryera, kandi azakora uko ashatse. Ni koko azasubira yitaye ku baretse isezerano ryera. Azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'ibihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari, kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi. Ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro, bajyanwa ari imbohe. Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya nabo babariganya, kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa, kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganwe bere kugeza igihe cy'imperuka, kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho, uhereye ku murongo wa 21 kugeza wa 35 w'igice cya 11 cya Daniyeli. Tubonyemo amagambo akomeye, ariko hari context nshaka kuza gutindaho kugira ngo tuzitekereze neza. Icya mbere ni uyu muntu w'isuzugurwa, nk'uko nawe maze kubivuga guhera kuri umurongo wa 21 ukazarenda ugeza ku murongo wa 45 w'iki gice, tuzaba tukireba iby'umuntu w'isuzugurwa. Icya kabiri, tumaze kubona yuko yitwa umwami w'ikasikazi, ndetse ngo azatera n'umwami w'ikusi. Tuzongera kubona iby'ubwami w'ikasikazi n'ubwami bw'ikusi, kandi turaza kubona iby'ikizira cy'umurimbuzi. Tumaze kubona, tubone ibyo gushyiraho iby'isezerano ryera. Yewe ngo hari n'abaretse isezerano ryera, hari n'abantu bazi Imana yabo. Ayo ni amagambo akomeye tuza kugenda tugarukaho. Ntabwo ariyo gusa iby'inkuge z'ikitimu, ibyo kuba adafite abantu bake, ibyo bazamutera bafite abantu ingabo nyinshi, ibihome, n'andi magambo akomeye nshaka ko twitaho. Twarabibonye, ni ijambo, ni umurongo umwe, ariko uba ufite amakuru menshi ndetse y'urusobe, ni amakode, ariko ijuru riraza kudufasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Umurongo wa 11 tumaze gusoma ngo, bukeye mu cyimbo cya Kaisari Augusto hazahaguruka umuntu w'isuzugurwa adahawe icyubahiro cy'ubwami, ariko azaza mu gihe cyo kwirara, azihesha igihugu kwihakirizwa kwe. Aya magambo arakomeye, ndetse bamwe bajya bibwira yuko arenguriza n'ubundi kuri Roma mpagani, maze bagasobanura ko uwaje mu cyimbo cya Kaisari Augusto nyine ari Kaisari Tiberio. Uyu Kaisari Tiberio ari umuhungu wa Kaisari Augusto. Bakavuga yuko yihesheje igihugu kwihakirizwa. Hari ukuntu babihuza. Twabonye yuko uyu mwami Kaisari Augusto atishwe n'intambara, kuko umurongo wa 20 wari watubwiye ngo nawe nihashira iminsi mike azarimburwa atazize uburakari cyangwa intambara. Twabonye ko igihe yajyaga gusura umugore we mukuru, ntabwo nibuka izina rye, ariko twaramubonye ejo, yaje gupfa azize y'uburiri, ku byo baketse yuko ndetse yaba yararozwe n'uwo mugore kugira ngo ashyireho umuhungu we uyu Tiberio. Ariko bakavuga yuko Tiberio atari umuntu wari ufite igikundiro, ari umuntu wari usuzuguritse n'ibindi. Ariko amateka ajya ahakana ibi bintu. Rero ngo hazaguruka mu cyimbo cye umuntu w'isuzugurwa adahawe icyubahiro cy'ubwami. Ntabwo muri ubu buhanuzi tugiye kwiga tugendera muri context ko dukomeje kugendera muri Roma mpagani, ahubwo reka twifatire ba bandi bakabibona yuko duhita tujya muri Roma Kristo. Nubwo Roma ivugwaho byinshi mu gice cya 2 nk'amaguru y'ibyuma n'inyamaswa ya 4 mu gice cya 7,
tubona yuko mu gice cya 8 Gaburiyeli atigeze ayitindaho cyane, twarabibonye. Mu gihe rero Gaburiyeli yatubwiraga abayobozi babiri muri iki gice, ku murongo wa 16 kugeza wa 20, twarabonye ibya Roma uko yaje, ndavuga igice cya 11, twabonye uko yazamutse n'iby'abamakabe bafatanije kugira ngo bashyireho ubutegetsi. Kaisari Augusto twaramubonye neza na Julius twarabasuzumye. Rero byari bihagije ngo noneho Gaburiyeli ajye ku bintu biri butindeho, turi butindeho byerekeye ihembe rito, nk'uko twabibonye muri Daniel igice cya 8. Twarabibonye iby'isekurume y'ihene n'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene, ariko tuza kubona ko agahembe gato kaje gutindwaho cyane kuruta ko twatinze mu buyobozi bwa Roma. Kandi ibikorwa twabwiwe bw'uyu Julius ndetse na Kaisari Augusto byari bihagije, kubera ko biza gusobanura uko byagenze mu gice cya 9, uko umutware w'isezerano yakuweho n'ibindi. Byari ingenzi cyane ku byerekeye amateka afitanye isano yuzuye n'ubwoko bw'Imana. Ushaka kuvuga uti hari igice cyirenganyijwe cy'akarengane k'abakayisari barenganya abantu b'Imana, ariko icyo cyarasobanuye. Ndetse aha nitugera mu byashe igice cya 2 twiga iby'itoro ry'Isimuruna tuzabasha kubisobanukirwa rero. Dusubiye inyuma muri Daniel igice cya 2 tubona ko umutwe, igituza n'amaboko, inda n'ibibero ndetse n'amaguru byose hamwe byatangiranye n'ubutware bwa Roma muri 605 mbere ya Kristo, maze birangirana na Roma mpagani muri 476 nyuma ya Kristo, igihe kingana n'imyaka 1081 gusa. Myaka ihera hariya muri 605 kugeza muri 476 ni imyaka 1081. Nyamara ibyerekeye ibirenge n'amano by'ibyuma bivanze n'ibumba, ari byo yindi by'agahembe gato tubona muri Daniel igice cya 7 n'igice cya 8, byatangiye nyuma ya Roma, byo bimaze imyaka irenga 1500, kandi n'ubu ngubu irakiyongera, kuko tutarabona ibuye ritayimbuwe n'umwana w'umuntu riza kumena icyo gishushanyo. Ubu ngubu turacyari mu mano, mu birenge n'amano, uhereye muri 536 bishyira 538, ubwo ihembe rito ryaritangiye kuzamuka no kurandura amwe mu mahembe yaragize inyamaswa ya 4 aribwo bwami bwa Roma mpagani. None se ntabwo twakwitega yuko marayika ari butinde kuri ubu bwami bwamaze igihe kirekire, buzasenwa n'ibuye rizikubita ku birenge by'ibyuma bivanze n'ibumba, maze hakimikwa ubwami buzahora w'iteka ryose? Iki bwacyo cyaduhamiriza ko bizatindwaho. Reka twigarukire ku mateka yacu. Nagira ngo nsegure abantu b'Imana igihe tubona dusimbuka igihe kingana n'imyaka itari mike, kubera ko twagarukiye ejo muri 14 nyuma ya Kristo. Ubwo rero kwirengagiza guhera muri 14 kugeza muri 476, ahari twabona ko ari igihe kirekire, ariko nta nubwo ari igihe kirekire, kuko ibirimo tubibona mu yandi makuru, kandi amakuru ahagije rwose, ku buryo twakwitega yuko muri iki gihe twakwibanda cyane kuri iki gihe kiruta ikindi gihe cyose cyategetswe. Turabona ubwami bw'umutwe, igituza, inda, amaguru y'ibyuma byarategetse muri kiriya gihe cy'1080, mu gihe kingana n'imyaka 1081, mu gihe twebwe aka gahembe gato gategetse mu myaka irenga 1500. Ubwo rero tubonye marayika bitindaho ntabwo byadutungura cyane, kandi turaza kubona ibimenyetso byinshi bibisobanura muri Daniel igice cya 11 nyine uko tugiye kubibona, amagambo ubwayo dusangamo agenda ahamya byabaye mu mateka. Ntibizagutera ikibazo rero igihe ibyo turi kwiga nonaha hari ikindi gitabo uziga ugasanga bidahuye n'ibyo wize. Ahangaha niho nakomeje kwisegura, kandi kugira ngo abantu b'Imana bitabatera umutima wo kwanga ukuri, ahubwo kugira ngo bidutere umutima wo guca bugufi, kugira ngo dusabe Imana idusobanurire. Murongo wa 21, bukeye mu cyimbo cyazaguruka umuntu w'isuzugurwa adahawe icyubahiro cy'ubwami, ariko azaza mu gihe cyo kwirara azihesha igihugu kwiyakirizwa kwe.
hari amagambo atatu turi kubona: umuntu w'insuzugurwa, kandi ngo azaza mu gihe cyo kwirara, kandi kugira ngo yigarurire igihugu ngo bizaba bikomotse ku kwihakirizwaho. Nkunda amagambo ya Maxwell kuko ntabwo aca ku ruhande, ahubwo aravuga ati umuntu w'insuzugurwa agombaga kuzamuka mu cyimbo cya Augusto ni ubupapa, medieval pope niwe muntu w'insuzugurwa. Twarabibonye mu gice cya 7 n'igice cya 8 ko ubupapa cyangwa se Roma ya gikristo igereranwa n'agahembe gato. Twabonye ibimenyetso byinshi ku buryo tutakibyibeshyaho rwose niba twemera ko ijambo ry'Imana ari ukuri. None se agahembe gato kaba gafitanye isano n'imvugo umuntu w'insuzugurwa? Bivuze ko Daniel yahise arenga imyaka igera kuri 500 yose uhereye mu gihe cya Augusto. Nyamara ubu busobanuro buje neza n'izamuka ry'agahembe gato kameze mu yandi mahembe 10 turabona muri Daniel igice cya 7 umurongo wa 8 kameze mu yandi mahembe. Tubyumve neza ko n'agahembe gato mu yandi magambo gasuzuguritse ukagereranyije n'ayandi mahembe yabanje. Aka gahembe rero ukarebye kameze mu mahoro rwose, nk'uko uyu murongo wa 20 mu gice cya 11 tubwiye ko kaje mu gihe kimeze gitese, mu gihe cyo kwirara, mu gihe cy'amahoro. Kameze mu gihe cy'amahoro kuko intwaro yako yari iyo kuvuga gusa, ndetse n'amaso yitegereza kurusha ayandi. Ibyo twarabibonye muri Daniel igice cya 7 ko agahembe gato kari gafite amaso asa n'ay'umuntu, kandi kari gafite akanwa kavuga ibikomeye, kandi kaje mu mahoro mu gihe cyo kwirara, ariko ngo azarimbura benshi. Nubwo byari bimeze bityo, intwaro ze zahise. Ano magambo aboneka muri cya gitabo World Book volume ya 19 ku paji 113. Mwanditsi yaranditse ngo Tiberio yari umuyobozi uboneye rwose. Tumaze kubibona yuko ari bibwira yuko ari Kaisari Tiberio. Bavuga ko yarasuzuguritse, ariko abanyamateka batubwira ko Tiberio yari umuyobozi uboneye rwose. Yagenzuraga yitonze ibyo gukusanya imisoro, kandi akamenya kuyihuza n'ingengo y'imari. Yari yatoranije abaguverineri bashoboye bo gutegeka intara z'ubwami bwa Roma, kandi yakomeje umubano mwiza n'ubwami bw'abaturanyi bwa Persia na Armenia. Bivuze yuko ibijyanye na diplomasi yarabyumvaga, ibijyanye na leadership yari abifite, kandi yamenyaga gukusanya imisoro ku buryo ubukungu bw'igihugu bwaterambira imbere, ku buryo tuvuze ko yari umuntu usuzuguritse, utubahwa n'abaturage ndetse n'abategetsi, twaba twibeshye. Bityo rero umuntu w'isuzugurwa ni agahembe gato gasuzuguritse, aribwo bupapa bwazamukiye muri Roma pagani, muri cya gihe twasuzumye. Umurongo wa 22 mumbabare ndihuta kubera yuko ino mirongo irakomeye, ndetse turaza gutwara igihari gishobora kuruta icyo twajyaga dutwara, ariko ni ukugira ngo tumenye ijambo ry'Imana. Ingabo zizatemba imbere ye nk'umwuzure zimanagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko. Ingabo zizatemba imbere nk'umwuzure zimenagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko. Izi ngabo zatembaga imbere ye zimenagurika ni abanze b'uyu mwami w'isuzugurwa icyubahiro. Bityo rero bamenaguwe no kwihakirizwa k'uyu muntu w'isuzugurwa. Ibi bihuzwa n'amahembe 3 yarandutse ku bw'agahembe gato, kuko ariko kanesheje abami 3. Turabisobanukiwe ko hari ingabo zamenaguritse kuko aka gahembe gato kari kazamutse. Kandi mu mateka yako n'ubundi habayeho kumenagurika ingabo z'abera, abantu b'Imana, kuko bagezweho n'akarengane gashikana kuko gukunda ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turabizi neza ko abantu b'Imana bamenaguritse. Aba rero ni ingero zumvikana z'ingabo zamenaguritse, zigamenagurika imbere y'umuntu w'isuzugurwa, umutware uhuje neza n'ubutware bw'ihembe rito. Mbese amateka ntabihamya yuko abantu mu bihe by'umwijima barenga 50,000,000 barenganijwe bagapfa imvujishikana bazira gukunda ukuri. Abangaba kongeraho baba Vandara, Abastrogote n'Abaheruri barimbuwe nk'amahembe 3 yarimbuwe, ni igihamya cy'uko ari ingabo zamenaguritse imbere y'agahembe gato, imbere y'umuntu w'isuzugurwa. Ariko ntabwo ari ingabo zatembaga imbere ye zamenaguwe gusa, ahubwo n'umutware w'isezerano nawe. Nuko umurongo wa 22 bimaze kutubwira, n'umutware w'isezerano nawe yaramenaguritse. Uyu mutware w'isezerano se
dusanga muri Daniel igice cya 9 n'umurongo wa 25 n'uwa 27 batubwiye yuko yasezeranye na benshi isezerano byamaze icyumweru kimwe. Ibyo ngibyo ntabwo tubisubiramo. Niwe mugabo w'ingabo zo mu ijuru muri Daniel igice cya 8, niwe Yesu Kristo, ntabwo nta gushidikanya guhari. None se niwe umuntu w'isuzugurwa ari Roma nyiriso, ari ubupapa, ni gute kandi yamenaguye Yesu? Ni gute yamenaguye umutware w'isezerano? Twatandukanya gute kumenagura kuvugwa muri uyu murongo no kubambwa kwa Yesu nk'uko bamwe babibona? Kandi bikaba bisobanutse kubera yuko uyu Tiberiyo yateguye ngo intambara zikurikiranya, amenagura ingabo nk'uko bamwe babyibwira, kandi jewe na Yesu Kristo atanga mu gihe cye. Tumaze kubona ko Kaisari Augusto yagejeje muri 14, muri 14 rero harihimye uyu nguyu Kaisari Tiberiyo, kandi Yesu Kristo yapfuye ku ngoma ya Kaisari Tiberiyo. Bakabihuza neza rwose yuko yamenaguye umutware w'isezerano. Ariko twabisobanukirwa neza turebye uburyo agahembe gato kasenye ubuturo bwera muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 11, tukabona ukuntu agahembe gato kabigenje. Genda wongere usome Daniel igice cya 8. Daniel igice cya 8 umurongo wa 11 haratubwira amagambo akomeye atubwira ngo nuko ihembe rito ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri bijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Ubuturo bwera twabonye uko bwasenyutse ndetse bukurwaho rwose. Bivuze ko uyu mwuzuru uvugwa, kasome nanone rya somo ryatubwiye gute? Ingabo zizatema imbere nk'umwuzure zimenagurike, ndetse n'umutware w'isezerano nawe nuko. Uyu mwuzure uvugwa rero ntabwo ari za ngoma z'Abaroma zasenye Yerusalemu muri 70 nyuma ya Kristo nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo ni umwuzure w'inyigisho zipfuye zaturukaga mu kanwa k'ihembe rito ryavugaga ibikomeye byo kugomera isumba byose, nk'uko byavuzwe ku murongo wa 25 w'igice cya 7, no guhagurukira kurwanya umwami w'abami nk'uko byavuzwe ku murongo wa 25 w'igice cya 8. Yes, niko kuri. Ijambo ry'Imana ryongera kwisubiramo, uzasome ibyashize igice cya 12, kandi twabivuzeho mu byigisho byabanje ko hari umugore wabyaye umuhungu, maze ngo ikiyoka gicira uruzi rwashakaga kumira umugore, kugira ngo ikiyoka gicira uruzi rumire umugore, ari we torero ry'Imana. Ariko icyo twabonye ni uko ngo isi yasamye maze imira rwa ruzi. Imana yacu yabwiye icyubahiro. Ubwo ruzi rero ni inyigisho zipfuye, ni inyigisho zipfuye zashaka kuvanaho ukuri kw'ijambo ry'Imana rwose, kandi bikagendana n'akarengane gashishana kageze kubangaga kugendera muri ubwo buyobe bwadutse bw'umuntu w'isuzugurwa bw'ihembe rito. Ibyo ngibyo bibasha gusobanuka neza tugiye kureba ubusobanuro butangwa mu byashize igice cya 12, uko rwa ruzi rwashatse kumira umugore. Uru ruzi rero ruhuje n'inyigisho zipfuye ndetse n'akarengane karikurikiye kubanga izo nyigisho zipfuye byaranze umuntu w'isuzugurwa mu gihe cye kingana n'ibihe n'igice cy'igihe, ibihe n'igihe n'igice cy'igihe, ariyo myaka 600, imyaka y'umwijima 260. Daniel igice cya 11:23, kandi nibamara gusezerana nawe azamuriganya, kuko azaza yihinduye umunyambaraga nubwo azaba afite abantu bake. Ego aya masezerano Gabriel atubwira ahura neza n'imikorere y'umuntu w'isuzugurwa wari ushoboye kuba igihangange, nubwo ngo yari afite abantu bangana iki? Abantu bake. Imvugo imenyerewe ku bigendanye n'iyi mikorere y'ubupapa ni concordat. Concordat ni ijambo rivuga amasezerano hagati ya papa na guverinoma z'ibihugu ku byerekeye imikorere y'idini. Ubasha kureba urutonde rwa za concordat zitandukanye kuri iriya link no Wikipedia, ariko uzajya no kuri link kuri site ya Vatican uzabona concordat zagiye ziba. Ni amasezerano hagati y'ibihugu na leta y'ubupapa, kuko ni leta. Uko ibihe byagiye bisimburana mu mateka, tubona ko umuntu w'isuzugurwa yagiye ariganya kenshi ayo masezerano,
kugira ngo agere ku nyungu ze, kandi bimufasha gucengera no gukoresha ubutware n'ubukungu bw'ibihugu kugira ngo agere ku kuganza no gukuza amajyambere. Ibi ngibi turabisobanukiwe kandi dufite ibihamya byinshi. Yeba nawe icyubahiro no kuganza bya papa muri iki gihe, ahari ushobora guhumura amaso ukareba, kubera yuko birasobanutse. Nubwo leta ya Vatikani, leta ya papa iri ku buso butageze no kuri kilometero karindwi, nta nubwo ari 1/2 cya kilometero kane, kuko ni 0.44, nyamara urasanga ntawe umurusha ibikingi kuri bisi. Oya, genda ubisuzume neza, biragutangaza cyane. Uhereye hano dutuye mu Rwanda, ntabwo bisaba yuko ujya mu bindi bihugu bya kure, ngo ujye mu Bufaransa bwiyita umwana wa Kiliziya, ngo ujye mu bindi bihugu bya Portugal bafite za Fatima n'ahandi n'ahandi. Oya, za mu Rwanda, u Rwanda rutoya, agahugu kangana gutya katabasha kuboneka hari byoroheje ku ikarita y'isi iri ku rupapuro, ariko genda usuzume urasanga ntawe umurusha ibikingi. Genzura neza urasanga ubutaka buri ahantu heza muri uru Rwanda rwacu ari ubwa Kiliziya Gatolika y'Imana. Nyamara usubiye mu ntangiriro y'amateka y'itorero, urasanga bari abantu bisuzugurwa cyane, barenganizwa kwizera kwabo, barenganizwa Kristo, bibera mu mavumo no mu bihanamanga. Ndetse ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 11 ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Ariko se ntabwo ari bwo baje guhabwa umudendezo n'umwami Constantine? Ibyo twabibonye muri 313 ukuntu byagenze. Maze umukuru w'i Roma abohesha ibiguzi nk'Abaramu, akabohesha ibiguzi nk'Abaramu, akaza guhinduka ubukombe n'uwo kubahwa. Ndivugira umukuru w'itorero wari uyoboye ka gatsinda gato karinganizwa gukiranuka, yoheshwa ibiguzi nk'Abaramu, maze atangiza urugamba rwo kurwanya umwami w'abami, nk'uko twabibonye muri Daniel igice cya 8:25. Ni ibintu bikomeye cyane. Nuko byazamutse, azamuka ari uwo kwihakirizwa, azamuwe n'umwami w'abami Constantine, bigenda bikora kugeza ubwo atangije urugamba rukomeye rwo kurwanya umwami w'abami. Hano amagambo ni amagambo y'umunyamateka wiri muri History of Protestantism. Yaranditse ngo ubukire, guhaka no kwemerwa byakomeje gutegereza umuntu kuri w'itorero ry'i Roma. Umwami w'abami yamusuzanyaga icyubahiro muramutsa se. Amatorero yo hanze yamufataga nk'umucamanza wayo kubakemurira amakimbirane. Abahakanyi rimwe na rimwe bamwikubitaga imbere mu rusengero. Ababaga bafite imitwaro baremereye bazaga kumushakaho uburuhukiro, cyangwa se bakemeza gukurikiza amabwiriza ye. Kandi ntabwo ari igitunguranye kwishyira hejuru y'imigambi ye byakomeje gukura, kugeza ubwo wa musaza Presbyter, iwacu hari itorero rya Presbyterienne, nibyo byatangije ubuprotestanti mu Rwanda. Wa mu Presbyter, umueleda, umukuru w'itorero, umusaza w'itorero usuzuguritse, wa musaza w'inoko, umupasitoro w'inoko y'abizera yoroheje, yarageza aho akuza intebe ye isumba iz'abandi. Arakomeza arenga abakurambere kugeza ubwo yireshyeshya n'Imana, ndetse arenga n'umurage wa Kristo nk'uko ryahembe gato ryikujije. Maze kubisoma muri Daniel igice cya 8:11-12. Uyu Dobinye nawe yaravuze ati gusingizwa no guhaka, kunamirwa, icyubahiro kirenze no kugishwa inama kw'ayandi matorero byahindutse mu maso ye no mu biganza bye amazina y'icyubahiro n'inyandiko zihamya ubutware bwe. Uyu yari umuntu usanzwe wicajwe ku ntebe, ariko icyubahiro cy'ubwami cyaramusindishije, maze ubwonko bwe buragenda bugukinya. Mbega ukuntu yazamutse, mbega ukuntu yageze ubwo agenda agahinduka undi, maze agatangira gukora ibyangwa n'Uwiteka no kugomera ijambo ry'Imana. 24. Mu minsi yo kwirara azatera ahantu harumbuka hose ho mu gihugu, akora ibyo ba sekuru na ba sekuruza batigeze gukora, agabanya abantu b'imicuzo n'iminyago n'ubutunzi, ndetse azamara igihe gito yigiriye inama yo gutera ibihome byaho bikomeye. Yego, yigiriye inama, arirara, atera ahantu harumbuka, yakora ibikorwa na ba sekuruza ubwabo batigeze gukora. Dusoma amagambo muri Great Controversy, intambara ikomeye y'Icyongereza ku ipaji ya 9. Buhoro buhoro, bwa mbere mu gucakura no gutuza, maze nyuma akerura, amaze kuronka intekerezo z'abantu, ikibi kirinjira,
maze gishyirwa imbere mu kurwanya Imana. Nuko byagiye bigenda. Mu gihe ubundi ngo yagasubijwe inyuma n'abantu bake, imbaraga ze zizasagamba kuko azabasha kugera ku byo abandi bose bamubanjirije batigeze bageraho. Gaburiyeli avuga abamubanjirije yakoresheje ba sekuru na ba sekuruza, ba bandi baje mbere ye ariyo maguru y'ibyuma, inda n'ibibero by'umuringa, igituza n'amaboko y'ifeza, yewe n'umutwe w'izahabu, abo mu gihe cya Babuloni tubona mu gice cya 2. Uyu we ntabwo ari uko yabigenje. Uyu muntu w'insuzugurwa yaragiye yigarurira ibikombe bikomeye, agira ubutunzi bwinshi n'icyubahiro byamubashishije kugera ku migambi ye. Nubwo batigeze bikanga ubugome bw'intwaro ze, kuko we ntabwo atera ibitero nk'ibya Alexandre Rugara, oya, ntabwo atera ibitero nk'ibya Cyrus cyangwa se Kuro, oya, kuko yabonekaga nk'uworoheje nyine. Baterwaga ubwoba n'amagambo yasohokaga mu kanwa ke, basigara bizera ko afite ubutware bwo guca no kuvuma, icyitwa excommunication. Tubaza kwivugaho mu kanya. Bizeraga ko ashobora kubaca mu ijuru maze bakajya mu muriro utazima, aho bazakomeza kubabarizwa iteka ryose. Impamvu y'uko guhinda umushyitsi ariko nta yindi, ni uko batamenye ukuri ngo bamenye ijambo ry'Imana, bamenye yuko bya bindi ari iterabwoba rya Satani. Ntabwo umuriro utazimubaho. Abantu b'Imana bajya gusaba misa ngo basabire ababo bari muri roho ziri muri purigatori, ngo barimo barababazwa n'ibyaha bakoze. Ibyo ni iterabwoba, rya Kiliziya Gatolika mu mugambi wo kuyobora, kuko yari afite akanwa kavuga ibikomeye. Ndaje gusomera ibihamya biboneka mu ijambo ry'Imana mu mateka. Uno mu Ellen G. White yanditse mu ntambara ikomeye ikigeze kubaho i Prague mu Budage, ngo muri icyo gihe cya Prague, iki ni igihe cy'umugaragu w'Imana Husi. Abantu b'Imana bize iby'ubugorozi bazi umugabo witwa Husi wahagurutse ahamya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahagarara mu byimbo by'ukuri kw'Imana. Ariko nyine ubupapa bwagomba kumurwanya. Ariko abantu b'i Prague ndetse harimo na guverinoma yabo, aho ni mu Budage bw'iki gihe, bakiriye ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakira ukuri kwa Husi ku buryo kwakoze ku mitima yabo. Mbese ubupapa bwabyitwayemo gute? Ngo muri icyo gihe iyo gucirwaho iteka nk'iryo kwabaye i Prague kwabagaho, byagombaga kumenyeshwa hose. Habayeho gucirwa kw'i Prague, habayeho gucirwaho iteka. Byagenze bite? Imihango yabiherekezaga yabaga igendereye gutera ubwoba abantu barebaga papa nk'uhagarariye Imana ku isi, kandi akaba afite imfunguzo z'ijuru n'iz'ikuzimu, ndetse afite n'ubushobozi bwo guca amateka yo ku isi kimwe n'ay'iby'umwuka. Ni uko nguko papa yihamije, twarabibonye. Abantu bizeraga ko inzugi zo mu ijuru zari zikinzwe ku karere kaciwe na papa, kandi ko kugeza igihe papa azabishakira maze agakuraho icyo gihano, abantu bapfa muri ako karere badashobora kwakirwa mu munezero w'ijuru kubwo kwerekana ikimenyetso cy'uwo muvumo ukabije. Reka twumve ibyabaye i Prague. Kubwo kwerekana ikimenyetso cy'uwo muvumo ukabije, imirimo yose y'idini muri Prague yarahagaritswe. Icyo ni cyo cyane. Insengero zirakingwa, imihango y'ubukwe igakorerwa mu gikari cy'urusengero. Babuzanije guhamba abapfuye mu irimbi ryabiteganyirijwe, ahubwo bahambwaga mu migende cyangwa mu mirima, nta mihango yo kubashyingura ikozwe. Ngo kuko Roma yagerageje kwigarura intekerezo z'abantu ikoresheje ingamba zikora ku ntekerezo z'abantu. Mu gihe Babuloni, Abamedi n'Abaperesiya, Abagiriki na Roma pagani baharaniraga ubutegetsi binyuze mu ntambara no kurwanya ubundi bwami ngo babwigarurire kandi barambane ubutware bwabwo, umuntu w'insuzugurwa ntabwo ari uko yabigenzaga, ahubwo we yiyise umuragwa wa Petero, umutware w'intumwa, umusimbura wa Kristo n'andi mazina akomeye cyane nk'ayo ngayo. Maze aragenda azamura intebe ye irenga icyubahiro cy'abami b'abandi. Ntabwo yifuje kwitwa Kayisari nk'abamubanjirije cyangwa ngo yitwe umwami w'Abaroma, ahubwo yarikujije rwose, arenga ubwami bw'isi agera mu ijuru. Yumvaga bidahagije rwose gushyira intebe ye aho abandi bami babanje kuyishyira, kandi yirinda ko hari undi uzaza kuyimunyaga ngo ayicareho nk'uko abandi byagiye bibagendekera uko amateka yahaye ayandi. We rero yahisemo gukuza intebe ye y'ubwami, ayiterekaho nta tegeko ry'umwami uzaza cyangwa igihe cyangwa impinduramatwara yabasha kuyihirika. Nuko ihembe rito ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugabo w'ingabo rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka nshuti z'Imana.
ibi byatumye nyuma y'uko ababarubare bari bavuye mu majyaruguru, aya ni amagambo y'umunyamateka w'abareformateri uvuga ibi ngibi wanditse ku bijyanye na protestantisme. Ibi byatumye nyuma y'uko ababarubare bari bavuye mu majyaruguru bageranwa n'amahembe 10 yo ku mutwe w'inyamaswa yo ku ya 4 muri Daniel igice cya 7, baje bateye Roma, basanze bafite idini rifite insengero, amakatedrali z'akataraboneka, imihango isamaje, ndetse n'abahereza b'abakire n'abanyacyubahiro barangajwe imbere n'umutware w'abapadiri weguriwe ubutungane ndetse n'ubutware bw'Imana. Barongera babona ari umutware wabo w'iyobokamana. Izi ndwanyi zirakaye zari zimaze guhirika ingoma y'abakayisari, zubamye imbere y'abapapa maze baratuza. Turabizi ibyabo uko byarangiye. None se n'iki Gaburiyeli ashaka kutubwira avuga iby'uko azagabanya abantu be imicuzo n'iminyago n'ubutunzi muri iri somo tugezeho? Muri rusange birenguriza ku kunyagwa kw'abangaga kugendera ku mahame y'ubutaka. Twarabibonye, babaga mu bivumo, baratwikwaga, bacirwagaho iteka, baravumaga. Imitungo yabo rero ni ubutunzi bw'ubwabo. Muri rusange ibi ngibi byo kunyaga abantu imicuzo n'iminyago birenguriza ko abantu b'Imana banyagwaga iminyago, banyagwaga ubutunzi bwabo, maze ubutunzi bwabo bakarwamburwa bukavanwa mu bwabo, bigasigaranwa bemera kugendera mu byo Papa ategetse. Rero bitwereka ko bitari ibitero byo kwigarurira ahantu gusa, ahubwo banirugaraga ubutunzi bw'abarwanyaga ubwo buyobe bwari bwadutse mu itorero. Ellen G. White mu ntambara ikomeye ifasha 1993 atubwira ngo itorero ry'i Roma ryagurishaga ubuntu bw'Imana. Ameza y'abavunjaga yahoraga ateguwe iruhande rwa za ritari zaryo, kandi ahazengurutse hose humvikanaga urusaku rw'abagabura n'abagurisha kubwo gushaka gukusanya umutungo kugira ngo i Roma hubakwe kiliziya ya Mutagatifu Petero. Iyi ni amateka yabayeho. Papa yatanze uburenganzira bwo kugurisha imbabazi z'ibyaha. Kuko haje ngo ibuye nsanganyagakuta ryashinzwe hakoreshejwe ubuvuzi bwo gukiranuka, maze imbabazi z'ibyaha zitangira kugurishwa. Twarabonye ukuntu ihembe ryikujije maze rikuraho igitambo gihoraho, iby'ukuri birasiribanga, ubutobwera burasenyuka. Hari umugabo witwa Johann Tetzel. Uyu mugabo w'umudage w'umudominikani azwi mu mateka, ni umwe mu birangiriye mu gusoza uyu mushinga wo kubaka iriya katedrali. Iyi katedrali Saint Pierre yubatse i Roma, yubatswe hashakishijwe amafaranga mu buryo budasanzwe, muri strategy iteye ubwoba, ariho haje gahunda yo kugurisha imbabazi z'Imana. Igihe Tetzel yinjiraga mu mujyi, hari intumwa yamubanzirizaga ikagenda ivuga iti ubuntu bw'Imana n'ubw'umubyeyi uzira inenge buri ku marembo yabo. Bityo rubanda rwakiraga uwo watukaga Imana agafatwa nk'aho ari Imana ubwayo ibasanze, imanutse iva mu ijuru. Ubwo bucuruzi bubi bwakorerwaga mu rusengero, kandi Tetzel akazamuka kuri aritari maze akamamaza impapuro zihesha imbabazi z'ibyaha, aricyo cyitwa indulgensia. Ijambo indulgensia ni ijambo rizwi n'abantu babasha kwiga liturujia cyangwa se inyigisho z'amateka ya Gikristo. Bakagurisha impapuro zihesha imbabazi z'ibyaha nk'impano y'agatangaza itangwa n'Imana. Yavugaga ko kubw'ibyo byemezo bihesha imbabazi, amasertifika yatangaga, ibyaha byose uwaguraga icyo cyemezo yari kuzifuza gukora nyuma yaho yari kuzabibabarirwa, kandi ko no kwicuza atari ngombwa kubera icyo cyemezo, iyo certificate. Abantu b'Imana, inshuti z'Imana, habayeho ubuyobe bukomeye cyane. Ariko nimutekereze, umuntu afite certificate y'uko ibyaha azakora byose yamaze kubibabarirwa, kandi afite ubunyacyaha muri we, afite ububi bwuzuye umutima we, kubera ko nyine Satani yamanukiye afite umujinya mwinshi kugira ngo akomeze kuremaza ibitekerezo by'abantu. Mbega ukuntu isi yakuza umuvumo w'icyaha, mbega ukuntu abantu bakwicana nta gitangira, mbega ukuntu abatware bafite ubutware bakandamiza abo batwara, mbega ukuntu abakire bakandamiza abakene. None se ko bamaze kubibabarirwa nta mutima ubacira urubanza? Ni ibintu bikomeye cyane byabayeho mu mateka y'isi. 25 maze namara kwiyungura amaboko n'ubushizi bw'amanga,
azatera umwami w'ikusi atabaranye n'ingabo nyinshi. Nuko umwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ntazashikama kuko bazamugambanira. Aya n'andi makuru akomeye. Noneho twinjiye mu by'umwami w'ikusi. Azatera umwami w'ikusi. Tumaze kubona ukuntu yagiye azamuka ibikorwa bye, ukwigarurira ibihugu, ukwigarurira ubutunzi, n'uburyo yagiye agwiza icyubahiro ku buryo yamaze kukizama. Atangiye gutera urugamba rero. Iby'umwami w'ikusi se turabibwirwa iki? Dusoma muri Daniel igice cya 9 ko ihembe rito ryakuze rikaba rinini kandi rikura ryerekeye ikusi n'ikasikasi no mu burasirazuba no mu burengerazuba, ndetse n'igihugu gifite ubwiza nta hantu namwe kitageze. Uru rugendo rero rugana ikusi rwageraga muri Palestine. Ibi ni iby'intambara z'abanyamusaraba. Intambara z'abanyamusaraba cyangwa se guerre crusade, ndumva ari amateka azwi nayo asobanukiye abantu b'Imana. Iri somo yatubwira ibyabayeho mu gihe cy'intambara z'abanyamusaraba zabayeho uhereye mu 1905 zikageza mu 1270 nyuma ya Kristo. Ni muri cya gihe cy'umwijima, muri ya minsi nyine ubupapa bwari bufite gukora uko bushatse, kuko byarekewe mu maboko y'ubupapa kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Iki byatangijwe na Papa Yohide wa kabiri zigamije kuvana ubutaka butagatifu mu maboko ya Isilamu. Isilamu nayishyize mu ibara ryayo bwite ngo nerekane ko hagiye kubaho intambara y'umwami w'ikasikasi n'umwami w'ikusi. Bisobanuye iki? Igihe tubona izi ntambara z'abanyamusaraba zifite target kugira ngo habeho kurwanya ubwami bw'ikusi, ubwami bw'abayisilamu, kugira ngo Palestine ibohorwe mu maboko y'abayisilamu. Ibi ngibi birasobanutse kandi amateka y'isi arabisobanura neza. Mu ntangiriro y'umwaka w'1090 umwami w'abami w'i Byzance Alexius Comnenus yasabye Papa Uribe ubufasha bwo kurwana n'Abaturki. Ubwo ngiye mu mateka uko byagenze. Intambara z'Abaturki nazo ubwo ni igice cy'abayisilamu zirasobanutse mu mateka y'isi. Papa Uribe yabonye irarika ubufasha yarasabwe n'uriya mwami w'i Byzance Alexius nk'uburyo cyangwa se amahirwe yo kurushaho kugwiza icyubahiro cy'itorero. Papa yahise atumiza inama y'abakuru b'idini n'abanyacyubahiro bahurira mu nama y'i Clermont, igizwe inama y'i Clermont, Council of Clermont, maze bagira ibyo baganiraho. Mu bintu byaganiriwe icyo gihe, Uribe yabwirije ikibwizwa gitangaje, ahamagarira abatware b'Uburayi guhagarika ibyo bapfaga, ahubwo abashishikariza kubohoza ubutaka butagatifu bukava mu maboko y'Abaturki. Inteko yose yahagurukiye rimwe maze irasakuza iti ni ubushake bw'Imana. Ababwiriza benshi nka Peter de Hamit bakomeje gukururira ibitekerezo by'Abanyaburayi bose kujya muri iyi ntambara, kandi ibihumbi n'ibihumbi binjira mu rugamba rw'intambara yo kurwanya Abaturki. Ibi ngibi ni amateka nabo. Gaburiyeli ariko akomeza avuga ko umwami w'ikusi azarwana intambara afite ingabo nyinshi zikomeye cyane, ariko ngo ntazashikama kuko bazamugambanira. Nk'uko byari byarahanuwe rero, abayisilamu aribo mwami w'ikusi bakomeje kuronka intsinzi mu ntambara barwanaga n'Abakristo. Babohoje Antiyoshe mu 1268, ariko bigeze mu 1291 bongera gufata agace gakomeye cyane ka Akkot, ariyo Ako y'ubu. Ubutaka bwaherukaga kugengwa n'Abakristo muri Siriya, ndetse mu myaka ya 300 n'icya 400 Abakristo bagize intege nke zo gukomeza izi ntambara ntagatifu, ariko nta n'umwe wagaragaye ko yaronse intsinzi muri izi ntambara ntagatifu. Aya ni amateka. Na n'uyu munsi abantu barakibaza kuri izi ntambara ntagatifu, ariko ni gake cyane bizirikanwa ko Gaburiyeli yari yarabihanuye mu myaka irenga 1600 mbere y'uko bisobanura. Ijambo ry'Imana riratangaje cyane, kandi ibi byandikiwe kugira ngo bitwizeze yuko ijambo ry'Imana ari ukuri, yuko iby'Imana yavuze byose bizasohora nta kabuza, ndetse n'ibitarasohora nabyo bizasohora. 26, ndetse abazaba batunzwe nawe nibo bazamurimbura, ingabo ze zizangara kandi abenshi muri bo bazicwa.
uyu uvugwa agaragara nk'umuntu w'insuzugurwa kuruta uko yaba ari umwami gusa. Nubwo umurongo wa 25 tubwira yuko atabashije gushikama, ariko ntabwo izo ntambara ntagatifu zamurimbuye. Oya, tumaze kubibona yuko ubu Isilamu bwagiye bufata uduce tumwe na tumwe muri ako turabibonye, ndetse bigaragara yuko ibirindiro by'abakristo byagiye bineshwa rwose. Ariko ntabwo umwami w'ikasikazi yigeze arimburwa n'umwami w'ikusi muri izo ntambara ntagatifu. Ariko ntabwo izo ntambara ntagatifu zarimbuye umwami w'ikasikazi, ahubwo abari batunzwe nawe nibo bagombaga kurimbura umwami w'ikasikazi, ari we muntu w'isuzugurwa. Tugezeho reka nongere musubiremo, cyangwa reka nkoreshe hano. Ndetse abazaba batunzwe nawe nibo bazamurimbura, ntabwo ari umwami w'ikusi. Uku gutungwa nawe Gaburiyeli avuga ntabwo ari ibiryo bisanzwe, ahubwo ni ikigereranyo cyerekeye inyigisho n'ubucurabwenge bw'uyu muntu w'isuzugurwa. Abo bari batunzwe nawe ni bya bihome bikomeye twabonye ku murongo wa 24. Aha rero Gaburiyeli avuga ko aribo bazamurimbura ubwabo. Ibi byagenze bite? Byasohoye neza mu 1898, ubwo umugabo w'ingabo General Berthier yateraga i Roma, maze asaba papa kurekura ubutware yari afite icyo gihe. Papa yarabyanze, maze ajyanwa mu nzu y'imbohe, ndetse agwa muri ubwo buroko ku itariki 29 z'ukwezi kwa 8 1299. Amateka arazwi nayo. Papa General Berthier, umujenerali wo mu Bufaransa mu gihe cya Napoleon Bonaparte. Nubwo rero uyu Papa Pius wa gatandatu yanze guhara ubutware bwe, kujyanwa mu nzu y'imbohe kwe byari igihamya gikomeye y'uko ubutware bwe bushyizweho iherezo. Ibi byabaye nyuma y'imyaka isaga 500 intambara z'abanyamusaraba zibaye. Nyamara urebye neza, kurimburwa k'uyu muntu w'isuzugurwa ni igikorwa cyatwaye imyaka irenga 200, kuko yabanje gushegeshwa. Umuntu w'isuzugurwa n'abagorozi barwanyaga inyigisho yigisha mu kinyejana cya 16. Turabazi ba Martin Luther n'abandi. Mu gihe Husi na Yoramu bapfuye bazira ukwizera kwabo, aba ni abagorozi, ingero z'abagorozi. Ukongeraho umurimo wakozwe n'abavoduwa wakurikiwe na Wycliffe, mu by'ukuri mu buryo buziguye byasaga n'ibirenguriza ku ikabya no kurimbuka k'uyu muntu w'isuzugurwa. Ariko hari ikimenyetso gikomeye cyo kurimbuka kwe gihebuje ibindi byose, ni ibyabaye mu cya 517, ubwo umugorozi Luther yabambaga ku muryango wa kiliziya w'i Wittenberg mu Budage ingingo 95 zishura ubugome n'ibinyoma by'ubupapa. Iki gihe nicyo umuntu w'isuzugurwa watangiye kugaragara ku karubanda ko ari umuntu ufite ikibazo, ko inyigisho ze, filozofi yigisha ifite ikibazo. Amateka ariko atubwira yuko ibyasohoye kuri we mu cya 1898 tumaze kubona ko Napoleon Bonaparte yagabye igitero mu Butaliyani, ndetse atera no mu bikari byo kwa papa, agera i Roma ari nta muntu n'umwe umurwanyije. Tuzi intambara za Napoleon Bonaparte. Ubwo hari ku itariki ya 13 Gashyantare mu 1898. Ibi byuzuza neza ubuhanuzi bwa Gaburiyeli wari wahanuye ko ingabo ze zizangara. Uko niko inyamaswa ivugwa mu byashubi cya 13 yakomeretse uruguma rwica. Byashubi cya 13 uzagisome, uzabwira inyamaswa yaturutse mu nyanja n'inyamaswa yaturutse mu gitaka. Inyamaswa yaturutse mu nyanja ngo yaramye amezi 42 iza gukomereka uruguma rwica. Iyi nyamaswa nta yindi, ibimenyetso birabihamya, ahari tubigeramo tuzabigeramo. Ngo kuko yakomeretse uruguma rwica, bwa butware bari bafite buteshwa agaciro n'imirimbanyi zari ziyoboye impinduramatwara mu Bufaransa. Ibyo byabaye mu gice giheruka cy'impinduramatwara mu Bufaransa, ubwo imitegekere ishingiye kuri repubulika yasimburaga ubwami bw'igitugu mu Bufaransa, kandi igihugu cyari cyiganjemo itorero gatolika gihagurukira kurandurana n'imizi imyizerere gatolika. Nuko byagenze muri Revolution Française, kandi kiliziya gatolika bambaye Ubufaransa ubwabwo bwihamya ko ari umwana wa kiliziya gatolika. Nk'uko Gaburiyeli rero yabihanuye mu myaka 1300 yabanje, abenshi muri bo barishwe, kuko mu gihe cyiswe ubwami bw'iterabwoba, Reign of Terror, yavuye mu cya 793 kugeza mu cya 794. Ubwo ni mu gihe cya Revolution Française nyine, abantu bari hagati y'ibihumbi 18
n'ibihumbi 40 barishwe kandi bicwaga urupfu ruteye ubwoba, icyo twita guillotinaje, kugiyotina, guca imitwe. Ibi ngibi ubasha kubisoma neza usoma igitabo cy'intambara ikomeye cy'iciro cya 15 kikubwira Bibiliya n'impinduramatwi yo mu Bufaransa. Ngo abo bombi imitima yabo izaba iyo gukora ibyaha. Reka twisubiye kugaruka ku bijyanye n'umwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi. Aba bombi imitima yabo izaba iyo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo ntisuzura kuko imperuka izaza mu gihe cyategetswe. Irimbuka ry'umuntu w'isuzugurwa tumaze kubona, tubonye yuko ari ryo gukomereka uruguma rwica by'ubupapa mu 1998. Ntabwo uru ruguma rwagombaga kurimbura burundu umuntu w'isuzugurwa, bivuze ko hari ibindi bice bimwe by'umubiri w'iyo nyamaswa byakomeje kugumana ubuzima, kuko iyo bitari byo ntabwo uruguma rwari gukira. Ibyo birumvikana neza iyo umuntu afite igisebe, kugira ngo kizakire nuko ibindi bice by'umubiri bikora umurimo wabyo kugira ngo abashe gukira. Rero ntabwo ari ugupfa, ahubwo ni uruguma nyine, hari ibindi bice by'umubiri byasigaye bikora. Niba rero umwe ari umuntu w'isuzugurwa, byategetswa ko undi ari wa mwami w'ikusi tubona mu murongo wa 25, kandi ibyo bizasobanutse ari we Isilamu yari ihanganye n'ubupapa mu gihe cy'intambara z'abanyamusaraba. Ariko noneho dusanga nta na hamwe Isilamu yigeze ihurira n'impinduramatwi yo mu Bufaransa, yo yazaniye umuntu w'isuzugurwa kurimbuka mu murongo wa 26. Birazwi neza yuko impinduramatwi yo mu Bufaransa yasunitswe n'impinduramatwi yari imaze kuba muri Amerika, ndetse n'amahame yari ashinze imizi ku myumvire yariho mu gihe cyiswe icy'urumuri, Enlightenment era, ariyo uburinganire, umudendezo ndetse n'uburenganzira kuri buri wese. Ibitekerezo mu by'ukuri bitigeze biboneka mu Bayisilamu. Ntabwo Abayisilamu bigeze bateza imbere uburinganire, ntabwo bigeze bateza imbere umudendezo, yewe ntabwo bigeze bateza imbere uburenganzira kuri buri wese. N'uyu munsi isi yabo ntabwo izi concept, izi doctrines, izi movement ntabwo zihaboneka. Kandi niko bimeze no ku muntu w'isuzugurwa. Umuntu w'isuzugurwa nawe ari we mupapa, ntiyigeze ateza imbere bino bintu, buringanire, umudendezo, ntabwo birangwa kuri aba bantu. Rero ibi bivuze yuko umuntu w'isuzugurwa n'Abayisilamu bombi hari ibyo bahuriyeho, hari isura bafitanye. Ni by'ukuri yuko abantu cyangwa ibigo ndetse n'ibihugu byari bisanzwe bifitanye amakimbirane, bijya bishyira hamwe mu kurwanya ikibabangamira bombi. Nubwo ubumwe buremwe gutyo kenshi butamara igihe kirekire, ariko bishyirwaho kugira ngo impande zombi zibonemo inyungu zigamije. Niko nta byagenze rero. Turabona Gaburiyeli abona yuko ubupapa n'Ubuyisilamu bishyize hamwe, ariko ngo ibyabo byari ukubeshyana ku byo bemeranijeho. Aya meza avugwa hano avuze ko aho inama zikorerwa birumvikana mu gushaka kujyana amasezerano y'amahoro, ariko icyo tubwirwa ni uko ibyaba ari ukubeshyana, ndetse ngo bigomba kugeza ku mperuka irogoye burundu aya manyanga yabo baba barimo babeshyana. Uyu murongo rero werekana imbaraga zikomeje ziri gushyirwa hagati y'impande ebyiri zikiri mu mitekerereze bya politiki muri iyi si yacu, mu buryo bw'umwihariko hagati y'ibintu bya Isilamu, leta ya Kisilamu n'amaleta ya Gikristo. Ibyo ngibyo turabibona umunsi ku munsi. Ingero ni nyinshi twabona, ariko aha reka twite cyane ku nama y'Ivatikani, ku nama ya kanso ya kabiri. Inama ya kabiri y'Ivatikani yabaye mu 1965, itangijwe n'umugabo witwa Papa Yohani wa 23, isoza imirimo yayo ku bwa Papa Paulo wa 4. Nuko hari ibyavuzwemo rero tugomba kuzirikana muri report yanditswe mu byavuye mu nama, mu myanzuro y'inama yavuzwe. Hari ibyavuzwemo byerekeye Isilamu. Baravuze bati itorero rizirikanye bikomeye Abayisilamu. Nituvuga itorero wumve Kiliziya Gatolika. Baramya Imana ariyo Mana imwe rukumbi, iriho y'impuhwe, ibabarira kandi y'icyubahiro, umuremyi w'ijuru n'isi, kandi wavuganye n'abantu. Nuko batangiye. Abayisilamu bahirimbanira kwiha Imana byuzuye, bakomeza amategeko yayo bihuje n'uko Aburahamu yiyeguriye umugambi w'Imana, kandi imyizere y'Abayisilamu irushaho kumwishingikirizaho bahuza ibye n'ibyabo.
nubwo batazirikana Yesu nk'Imana ariko bamuha agaciro nk'umuhanuzi, ndetse na nyina w'isugi bamuha icyubahiro kandi mu bihe bimwe baramusingiza. Aba ni abayisilamu. Urumva ko Kiliziya Gatolika iri kubashimira ibyo ngibyo. Ibirenze ibyo, bategereje umunsi w'urubanza n'ingororano y'Imana bizakurikira umuzuko w'abapfuye. Kubw'iyi mpamvu bubahiriza imibereho igengwa n'ukuri kandi baramya Imana, by'umwihariko binyuze mu buryo bwo gusenga, imirimo yo gufasha ndetse n'igisibo. Rapoti yasoresheje amagambo avuga kuri ino ngingo ya Isilamu: uko ibinyejana byagiye bisimburana, amakimbirane menshi no kutumvikana byagaragaye hagati y'Abakristo n'Abayisilamu. Iyi nama yera irahamagarira bose kwibagirwa ibyashize. Ngo kuko basoje, ariko nyine Gaburiyeli atubwiye ngo ni ukubeshyana. Ariko nubwo byavuzwe bityo, twaba ariho none turabahamya yuko amagambo ya Gaburiyeli y'uko imigambi yabo itazuzura ari ukuri. Duhereye ku miyaga y'intambara ihoraho hagati y'ibihugu by'Abakristo n'iby'Abayisilamu, biduhamiriza ko ibyabo ari bya binyoma no kuryaryana. Aya ni amagambo tuvana muri iki gitabo. Ahari uri umushakashatsi cyangwa se ushaka kumenya byinshi ku bijyanye na Konseye Vatikani ya kabiri yabereye i Vatikani, Konseye ya kabiri ya Vatikani, wabasha kubimenya. Iriya konseye irakomeye, abantu b'Imana bakwiye kumenya amakuru yayo, kuko tubona gahunda nyinshi ziri gushyirwa mu bikorwa ubu, ndetse n'imigambi ya Kiliziya iri kujya mbere, kandi tuzi ko izakora ku bantu b'Imana. Byinshi byafatiwe muri iriya nama bijyanye na credo Abakristo bakoresha uyu munsi, rya jambo nemera Kiliziya, nemera Imana Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera n'ibindi n'ibindi, kugeza ubwo bafite umugambi w'uko igihe kizagera abantu bose bakajya mu misa, bakitabira igitambo cya misa. Ibyo byose biri muri iriya nama. Bitinzeho kugira ngo wite kuri iki gitabo nagushyize imbere kugira ngo ahari uzagisome witonze. Tugarutse gato ku mpinduramatwara mu Bufaransa, Ellen G. White hari amagambo yanditse mu ntambara ikomeye, aravuga ngo urugamba rwo kurwanya Bibiliya rwagiye rushozwa mu Bufaransa mu binyejana byinshi, rwaje kugera ahakomeye rubyara impinduramatwara. Kasubiramo n'amagambo: urugamba rwo kurwanya Bibiliya rwagiye rushozwa mu Bufaransa mu binyejana byinshi, rwaje kugera ahakomeye rubyara impinduramatwara. Nigeze kubivugaho igihe navugaga ibya Bibiliya. Iyi Bibiliya mureba yabonetse hamenetse amaraso menshi. Abantu b'Imana bararenganijwe mu buryo bukomeye. Ntabwo nshaka kongera kubigarukaho kuko nabivuzeho, ariko kimwe mu bihugu byaba byarabereyemo urugamba rwo kurwanya Bibiliya kurusha ibindi, Ubufaransa burimo. Ariko icyamaze umusaruro wavuyemo ni impinduramatwara yo mu Bufaransa. Ako kaga kadutse kari ingaruka y'uko Roma yakuyeho ibyanditswe byera. Rwabaye urugero rubi rutigeze rubaho, rugaragarije isi yose imikorere ya politiki y'ubupapa. Urwo rugamba rwabaye ukwigaragaza kw'ingaruka inyigisho z'ituro ry'i Roma zerekezagaho mu gihe cy'imyaka isaga 1000. Nshuti z'Imana, impinduramatwara mu Bufaransa mu 1789 yatumye ibitekerezo by'ubukanamana bishyirwa imbere mu bya politiki. Ubuhakanamana aribyo byafunguye amarembo ya za movement zitandukanye zagaragaye mu kinyejana cya 19 zaharaniraga uburenganzira kuri bose, za rationalism, umudendezo mu kugaragaza icyo utekereza, free thoughts, ndetse n'ubwigenge, liberalism. Nubwo mu kuri impinduramatwara mu Bufaransa tutahamya ko ariyo yabyaye imitekerereze y'ubusosiyalisme, socialism, yewe na communism, nyamara kandi yabaye ahantu heza n'igicumbi cy'abanyabwenge izo ngengabitekerezo zarerewe. Aha niho abazamamazaga bavugiraga ibitekerezo byabo, maze uwitwa Karl Marx ndetse na Engels barushaho kubicengeza hose. Ayo ni amateka y'ibijyanye na atheism dusanga cyane muri bya bihugu by'abasosiyaliste n'abakomunisite. Hagati y'izamuka y'ubukomunisme, icyo Papa Yohani Paul wa II yise ubutagiramana n'ihanguka ryabo bwari abanzi igice w'ubupapa mu 1985. Uyu Mikhail Gorbachev wayoboraga buriya bwami
ayoboza gahunda zigamije impinduka arizo glasnost byitwa openness na perestroika cyangwa se restructuring. Bigeze mu 1991 n'ejo bundi hari abari bariho mu gihe muri icyo gihe ubumwe bw'abasoviyete bwarisenyuka. Ibintu byabayeho mu mateka y'isi bikomeye cyane. Gorbachev yaje kubaza ati ibyabaye byose mu buvazuba bw'Uburayi mu myaka mike itambutse ntabwo byari gushoboka hatabayeho umuhate wa papa n'umumaro we mu bya politike uwo yakomeje kugaragaza mu isi hose. Gorbachev yarabibonye abona yuko ubumwe bw'abasosiyalisiti, ubumwe bw'abakomunisiti buje mu by'ukuri mu nyungu za kiliziya bibona yuko hatarimo inyungu. Papa yabigizemo uruhare kugira ngo ubwami busenyuke. Dushaka kwibwira yuko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dushaka kubihuza na Magel Forward, ariko beyond cyangwa se behind the curtain, hirya yabyo hari umugabo witwa Papa Yohani Paul wa kabiri wari uri ku rugamba rukaze kugira ngo ibintu bishoboke ubu papa. Kandi Gorbachev yaje kubivuga yeruye aravuga ati ntabwo byari gukunda ubu papa butaza kurwana n'intambara. Ubu papa ubwabo bambaye ubusosiyalisme bwarisenye ubwabo, nta gitero kigabwe, nta bomba atomike ijugunyweyo. Kubera iki? Amagambo yo kwihakirizwa akavuga ibikomeye, kuko intambara ye no kurwana igihe cyo kwirara n'akanwa kavuga amagambo akomeye cyane. Turabizi abanyamateka barabihamije uko intambara zagiye zirwanwa, bwacya mu gitondo Gorbachev bakumva hari leta yasabye ubwigenge kugeza igihe ubwami bw'abasosiyalisme URSS isenyutse rwose. Papa nawe rero yasubizanyije umwuka w'uburyarya agira ati Gorbachev asubikiye ubumwe bw'abasoviyete kuzirikana uburenganzira bw'inyokomuntu ndetse n'agaciro ka muntu. Nizera ko ari umugabo ushikama ku mahame ndetse ukungaye ku mahame y'ibyamwuka, n'umugabo ukundwa n'abantu uri charismatic, ubasha gufata imyanzuro ku bibera mu bibazo bw'Uburayi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko Gorbachev wabibona, ntabwo ari icyifuzo cya Gorbachev gusenyuka ku socialisme. Mu guhirika ubwami bwa Soviyete mu burazuba bw'Uburayi, igisubizo cy'ikibazo cy'umugabo witwa Stalin cyari kibonetse yibaje ati mbese papa agabanijemo ibice by'ingano. Abantu benshi bajya bivuga ko nta politike y'isi ishobora kuba ikinwa na rubitre witwa Amerika, ariko oya ntabwo ari we gusa. Tuzabisobanukirwa mu Byahishuwe igice cya 13 ibyo tubona inyamaswa ituruka mu nyanja, ariko nusoma inyamaswa ituruka mu gitaka turabibona neza yuko ngo inyamaswa ituruka mu gitaka yakoreshaga ububasha bw'inyamaswa iturutse mu nyanja imbere yayo. Birasobanutse. Tugendeye kuri ibi byabaye, tubona amateka ya bugufi, tubona abami babiri, umwe ni umuntu w'isuzugurwa, undi ni umuyobozi w'ubumwe bwa Soviyete, aribo baje bicara ku meza amwe, ariko ibyavuyemo bihamya ko ibyabo ari ukubeshya nk'uko Gabriel yabihanuye, kandi imigambi yabo ntiyigeze yuzura. Rero muri urugendo rwose umugambi nyamukuru w'umuntu w'isuzugurwa no gutsinda abayisilamu. Umuntu w'isuzugurwa arashaka gutsinda ziriya leta rwose. Byakomeje gutyo kandi bizakomeza gutyo. Biraboneka cyane yuko uyu mwami w'ikusi nawe afite umugabane ugaragara rwose mubera muri uyu mubumbe, by'umwihariko muri iki gihe cy'imperuka turabibona neza. Turabizi aha dushobora kuvuga uti abarusiya URSS nyine ni abahakanamana, ntawe bahuriye na Isilamu. Ariko ndagira ngo nanone mubwire yuko URSS, amatwara ya URSS n'amatwara ya Islamic State, izo leta zitwara Kisilamu bifitanye isano ndetse bifitanye ubumwe bukomeye. Bityo rero niba amatwara ya socialisme afite imbaraga zibasha gusapotinga amatwara ya Islamic State, bivuze yuko tukwiye kubanza gusenya na za mbaraga za socialism kugira ngo Islamic State zisenyuke. Kandi byarabaye URSS yarasenyutse, kandi nibwo biri gukunda ko za Pakistan, za Syria, za Libya, za Iraq zigenda zisenyuka, nyine bya bihugu bikomakomeye tubonamo Islam. Uyu muntu w'isuzugurwa aranyura inzira zose ngo arebe uko yakwigarurira uyu mwami w'ikusi. Ari nawe waba wibuka ibyabaye vuba aha ko papa yajyaga gusengera mu musigiti, ibyo birakorwa,
cyakora nta bihamya bihagije dufite by'uko umuntu wese uzwi nawe ashaka ubwo bumwe. cyakora hari amagambo yavuzwe n'umwe mu bayobozi bakomeye, Sheikh Abdul Saker, yaravuze muri 2006 igihe kiri hafi kugera ubwo ibendera ry'icyatsi kibisi rya Allah rizazamurwa i Vatican. Ntabwo twatinda kuri aya magambo ya Saker, ariko nubwo twayarenze ingoyi, kuko urabona ko hari icyifuzo cy'uko ibendera rya Islam ryazamuka ku butaka bwa Vatican. Byumvikane ko hari ecumenical movement igomba kubaho kugira ngo bano bantu bakomeze kumvikana n'ibindi. Ariko amateka ubwayo azagenda bisobanura uko bizagenda. Kubasuzuma ino nyandiko yahumetswe kera, ihame ryacu riri ngo imigambi yabo ntabwo isuzura, kandi imperuka izaza mu gihe cyategetswe, bagihanganye no kugira ngo bagere kuri iyo migambi yo guhuza. Daniel 10:28, nyuma azasubirana mu gihugu cye ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Azakorera nk'uko yishakiye, maze asubire mu gihugu cye. Tugeze mu magambo akomeye, nubwo ndeba amasaha yatangiye kundenga, ariko igihugu cye, iby'isezerano ryera, nibyo nshaka ko dutekereza muri aka kanya. N'ubundi turacyasuzuma umuntu w'insuzugurwa wari warimbutse ku murongo wa 26, ariko akaza kuboneka ku murongo wa 27. Uyu murongo tugezeho rero ukomeza kugeza ku 30. Araduha amakuru y'uburyo yagarutse. Urupfu rwa Papa Pio wa gatandatu twari tumaze kuvuga yuko aguye muri gereza mu cya 1999, rwakurikiwe n'uko abarokotse mu ngoro ya Papa bateranye bihishe, maze batora undi mupapa ariwe Papa Pio wa karindwi. Atorerwa i Venice kuwa 21 Werurwe 1800 mu buryo budasanzwe. Yambaraga ikamba ry'ubupapa papier-mâche, ibyo bari bafunganye Papa Pio wa gatandatu yambaye. Umubumbyi ukomoka muri Australia, Berona, yamujyanye amugeza i Pesaro, aho yomokeye agera i Roma anyuze iy'ubutaka, nubwo asubira iwe. Papa Pio rero uyu nguyu umaze kwimikwa wa karindwi, Papa Pio wa karindwi yafashe umwanzuro wo gusura Paris y'Ubufaransa kugira ngo aganire na Napoleon Bonaparte, arebe yuko hakongera kubaho diplomasi hagati y'ubupapa n'Ubufaransa. Napoleon yaramusugusuguye cyane, maze ajugunya impapuro yarazanye mu cyumba Papa yararagamo, ndetse nawe aramufunga. Yego, uyu yamaze imyaka 6 muri ubwo buroko. Yewe ntabwo yagarutse i Roma kugeza kwa 24 Gicurasi 1814, ubwo inama y'ibihugu bikomeye yategekaga kurekura Papa. No nama yabereye i Vienna, Congrès de Vienne, ni inama izwi, ntabwo nayo tujya tuyirengagiza mu mateka y'isi. Iyi nama rero niyo yateranye iravuga ngo ariko hari umuntu ukomeye, hari Papa ufungiye ku butaka bw'Ubufaransa ukwiye kurekurwa. Nuko baramurekura, ndetse asubizwa n'ibikingirizo. Ariko nyuma y'uko Papa asubijwe icyubahiro cye, hari itsinda ryitwa abajesuit, Jesuit Society. Navuze ko abajesuit ari itsinda naryo ritoroshye ry'Imana. Nabo basubiranye ubuzima gatozi. Amategeko y'Ubufaransa yarayoboye muri icyo gihe aravugururwa, kandi gahunda zose zongera kunozwa n'ibindi. Nyamara iyi ntabwo ari byo byari iherezo ry'amagorwa y'ubupapa, ngo twibwire yuko noneho bimaze gukemuka. Nubwo ibikingi by'ubupapa babisubiranye muri 1815, mugeze mu 1860 akandi kaga karaguye, kubera ko n'umwami Victor wa kabiri Emmanuel wabaye umwami w'Ubutaliyani yaje anongera atera ubwami bwa Vatican. Kereza gusa ubutaka bw'i Roma nibwo bwagumye mu maboko ya Kiliziya. Mu 1870 Victor Emmanuel yafashe Roma ku ngufu, kandi asaba abaturage bayo gukora amatora bakemeza cyangwa bagahakana ko Roma ikwiye kuba umurwa mukuru w'ubumwe bw'Ubutaliyani. Abaturage batoye bemeza ubwami bw'Ubutaliyani. Ubwo nabwo Papa Pio wa 9 wariho muri icyo gihe yacecetse yumiwe, ndetse nongera arafungwa n'ubwami bw'Ubutaliyani. Ibintu byakomeje gutyo mu myaka 60 yakurikiyeho. Upapa bukomeza kuzara gutyo. Leta y'ubupapa yongeye kubona ubwigenge
mu cya 929 binyuze mu masezerano hagati ya Papa Pio wa 11 na guverinoma y'Ubutaliyani. Ayo masezerano yiswe amasezerano y'i Lateran. Ku bwa Mussolini Benito turabisobanukiwe. Hari ingingo dukwiye kwitaho rero muri amasezerano. Ingingo ya mbere ngo amasezerano yongeye kwemeza ihame riri mu ngingo ya mbere y'Itegeko Nshinga ry'ubwami bw'Ubutaliyani rivuga ko idini gatolika rishingiye ku ntumwa y'i Roma, Apostolic Roman Religion, Catholic Apostolic Roman Religion, ari ryo dini ryonyine rya leta mu Butaliyani. Umva ko atangiye noneho kubona ijambo. Amasezerano azirikanye umutungo wose kuganza n'icyubahiro ntavogerwa kw'abamenya mutagatifu Horisi w'i Vatikani nk'uko biteganwa n'itegeko. Umutungo we nawe arawuhawe. Cya mbere ryari ijambo ko ari ryo dini ryemewe. Cya kabiri nta mafaranga, umutungo n'ibikingi. Kubw'uyu mugambi umujyi wa Vatikani ushyizweho, kandi ingabano zawo ntabwo zigengwa na guverinoma y'Ubutaliyani, kuko nta butware izawugiraho, ahubwo n'ubutware bw'abamenya mutagatifu. Vatikani nayo ibaye sovereign state y'ubupapa. Ingabano za Vatikani hazabaho iteka ko ingabano za Vatikani hazabaho iteka hatabogamirwa, hazaba ari neutral kandi hadahutazwa, inviolable. Nta muntu wemerewe gutera ubutaka bw'i Vatikani. Guverinoma y'Ubutaliyani yemera amategeko ya Kiliziya yerekeye gushyingirwa, ubutane n'ibindi byose itorero rifite ububasha, kandi bamenya mutagatifu ashingiye ku birebana n'umutungo w'Ubutaliyani mu ngaruka zo kuva ku butware bwe. Yemeye amarire agera kuri miliyoni 750, ubu ni amadolari asaga miliyoni 35 n'igice z'amadolari y'Amerika atanzwe kashi, yewe n'amarire miliyari ni hafi amadolari miliyoni 50 y'Abanyamerika yo mu masezerano. Nguko uko byagenze iriya treaty yabereye i Lateran, kandi izongera gusubiza noneho papa ku ntebe ye, agira aho abarizwa, agira state, agira ibikingi bye, kandi mu mategeko ya government hashyirwaho amategeko amufavoriza kugira ngo akomeze yiyogere. Duhereye kuri ibi rero uruguma rwica rwari rumaze gukira neza. Noneho Papa Pio wa karindwi wasubijeho abajesuite na Inquisition mu cya 815, asoza neza amagambo Gaburire yavuze agira ati umutima uzaba wanganye n'isezerano ryera. Inquisition, iri jambo Inquisition ndagira ngo uzarikoreho ubushakashatsi. Ni imikorere nyine y'abajesuite mu kurwanya ubuprotestant, mu kurwanya isezerano ryera. Isezerano ryera rivugwa mu murongo wa 28 n'uwa 31. Nkunda amagambo yanditse muri 7 Day Bible Commentary avuga ngo isezerano ryera ni umugambi w'agakiza. Isezerano ryera ni umugambi w'agakiza, niryo yamijwe n'umutware w'isezerano uvuga muri murongo wa 22 wabambwe hagati mu cyumweru cya nyuma cy'ibyumweru 70. Ibyumweru 70 twarabonye byari bigenewe Abayuda, ariko rero iyi mirongo yo itujyana hirya cyane mu gihe cy'ibirenge n'amano by'ibyuma bivanze n'inuma, biraza bikarenga igihe cy'ubugorozi bwageje mu cya 1998. Ni kuki se umuntu w'insuzugurwa yanganye n'isezerano ryera ndetse arirakariye akita ku baretse iryo sezerano? Ni kubera iki? Ariko uyu munsi bitugaragarira neza. Mu gihe cy'ubugorozi intero y'abagorozi yari iyi ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera umwana w'Imana aho kwizera papa na padiri. Birasobanutse. Nambara ikomeye ku ipaji ya 192. Papa yari amaze igihe gito aciye iteka risezerana imbabazi z'ibyaha abantu bose bajyaga kugenza amafi. Ndagira ngo dutandukanye ko umukiranutsi akwiye kwibeshwaho no kwizera na filozofi y'i Roma, filozofi ya papa. Hano tugiye kubona amateka y'ibyabaye mu gihe cya Martin Luther. Papa yari amaze igihe gito aciye iteka risezerera imbabazi z'ibyaha abantu bose bajyaga kugenza amavi bazamuka ingazi zitiriwe Pilato. Bavugaga ko ubwo umukiza wacu yari avuye gucirwa urubanza mu cyumba cy'urukiko rw'Abanyaroma yamanutse izo ngazi, kandi ko mu buryo bw'igitangaza izo ngazi zavuye i Yerusalemu zikajyanwa i Roma. Amagambo sugura yumvise. Umunsi umwe ubwo Luther yuriraga izo ngazi apfukamye,
tumaze kubona ko papa yari amaze igihe gito aciye iteka cyangwa se azigiteho itegeko risezeranira imbabazi z'ibyo abantu bose bajyaga kugenza amavi bazamuka izo ngazi za Pilato. Umunsi umwe rero ubwo Luteri, umugabo wakundaga iby'Imana kandi akunda Imana mu buyobe yari arimo nyine, yuriraga izo ngazi apfukamye abishishikariye, yatunguwe n'ijwi nk'iry'inkuba ihinda rivuga riti, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kubw'ikimwaro n'ubwoba yahereye ko arahaguruka maze avaho yihuta. Ntabwo yongeye na gato kwibagirwa iryo somo. Kuva ubwo yasobanukiwe neza ko kwishuka kuri kwishingikiriza ku mirimo y'umuntu ngo imuheshe agakiza, ndetse azanabanukirwa n'uburyo ari ngombwa guhora umuntu yizeye ibyo Kristo yakoze. Amaso ye yari yahumutse ubutazongera guhuma ngo ananirwe kubona ubuyobe buri mu nyigisho z'ubupapa. Ubwo yarekuraga guhanga amaso ye i Roma, yari yarahindukiye mu mutima, kandi kuva icyo gihe kwitandukanya n'abamba byarushijeho gukura kugeza ubwo yitandukanije burundu n'itorero ry'i Roma bikurikije inyigisho bishaka zirwanya isezerano ryera ariko gakiza, ariyo nama y'agakiza. Ibi rero byasenyaga bikomeye umuntu w'isuzugurwa, kandi niyo mpamvu yahagurukiye kurwanya inkundura ngo zimangatanye iyo mitekerereze ije kumwambura icyubahiro. Bizakomeza gutya nshuti z'Imana ibihe byose, umutima we uzakomeza kwangana n'isezerano ryera kandi azakomeza kurirakarira ibyo n'abarikomeza. Igihe rero yamaze gukomereka uruguma rwica, tumaze kubibona mu cya 1929. Ubu ngubu ntabwo turabona arwanya abera risumba byose, ariko n'ubu aracyarakariye isezerano ryera. Abantu bose bavuguruza ibyo avuga, abantu bose bagaragaza yuko ari agakiza kaboneka kubwo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo, abo bantu ntabwo bazavuga neza, kandi inshuti z'Imana azakomeza kurirakarira. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere. Dukomeza kubona iby'umuntu w'isuzugurwa ari we mupapa ndetse n'umuntu w'ikusi ari we Isilamu twabonye yuko byaba ari ukubeshyana, inama zabo zitigeze zisuzura. Ngo ku iherezo ry'ibihe byategetswe rero, uyu murongo uraduhanurira ko umuntu w'isuzugurwa azatera umwami w'ikusi. Icyakora Gaburiyeli ntabwo atubwira niba ari urugamba rw'intwaro cyangwa se urugamba rw'amahoro. Umuntu yakwibaza niba nta sano iri hagati y'intambara zikomeye kubaho muri iki gihe. Twabivuze bya Saddam Hussein, twabivuze bya ba Gaddafi n'abandi bikomeje kubaho. Ariko se ni intsinzi mu biki? Ahari no kugera ku ntego y'amahoro n'ubwumvikane no gushyira hamwe twabonye mu myanzuro yafatiwe i Vatikani, mu nama ya kabiri y'i Vatikani. Ntabwo mbizi, cyangwa turabona ko bitazageremera nk'ubwa mbere, kuko ubwa mbere bwo nta ntsinzi yabonetse. Benshi bajya bapfobya ubutumwa dutwaye bwerekeye ibijyanye n'ikimenyetso cy'inyamaswa n'ikimenyetso cy'Imana, bibaza bati ese ku isabato iri hagati ya dimanche na vendredi kandi ari iminsi ihanganye yose, ntabwo dimanche ihanganye n'isabato gusa, ahubwo isabato ihanganye na ijuma nayo umunsi wa gatandatu w'abayisilamu. Nyamara abavuga ibi ngibi twamaze kubisobanura igihe twavugaga Isilamu n'agahembe gato. Ugende wongere usubiremo icyo cyigisho niba utaracyumvise neza. Twamaze kubibona yuko ntabwo ijuma iri mu rwego rumwe n'isabato cyangwa se na dimanche, nk'uko isabato tuyizera nk'uko bivuga, cyangwa dimanche nk'uko inyamaswa ibisobanura. Inyamaswa yavuye mu nyanja niyo mvuga. Rero ntabwo mbizi, ahari hazabaho n'igihe abayisilamu bagira uko babigenza muri aya masezerano. Reka tubihe igihe kugira ngo tutavuga ibyo tudasobanukiwe. Daniel igice cya 11:30, kuko inkuge z'igitimu zizamutera zikamurwanya, bizatuma agira ubwoba asubire yarakariye isezerano ryera. Reka tubanze twite kuri aya magambo yahumetswe mbere y'uko twinjira mu mugabane usigaye tugiye kuganiraho iminota mikeya, kubera ku murongo wa 33. Amagambo dusanga mu gitabo Manuscript Voices ku ipaje ya 393, ivolume ya 13, aravuga ngo nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. Ibihe by'amakuba biri imbere yacu, isi iranyeganyezwa n'umwuka w'intambara. Vuba bidatinze amakuba yavuzwe mu buhanuzi agiye gusohora. Ubuhanuzi bw'igice cya 11 cya Daniel hafi ya bwose buri kwihutira kugera ku mwuzuro wabwo. Amenshi mu mateka yasohoye ubu agiye kongera kwisubiramo.
mu murongo wa 30 hatubwira ko uwo mutware azagira ubwoba asubireyo ndetse azaba arakariye isezerano ryera kandi yitaye ku baretse isezerano ryera azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'ibihome bakureho igitambo gihoraho bashyireho ikizira cy'umurimbuzi abaca mu isezerano azababeshwa kubashyikenga ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari kandi abanyabwenge mu bantu bazigisha benshi ariko hazaba igihe kirekire bicwa n'inkota n'umuriro bajyanwa ari imbohe nibagwa muri ibyo byago bazabone gufashwa buhoro ariko benshi bazifatanya n'ababariganya kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganywe bere kugera igihe cy'imperuka kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe nuko uwo mwami azakora uko ashatse yigire munini yishyire hejuru ngo asumbe imana zose kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana azishyira yizane kugeza uburakari buzasohorera kuko ibyagambiriwe bizasohozwa ibintu bihuye n'ibivugwa muri iyi mirongo bigiye kubaho ndacyari muri cya gitabo manuscript releases tubona ibihamya by'uko Satani ari gukora ubudahwema kugira ngo agenge intekerezo z'abantu badafite gutinya no kubaha Imana imbere yabo reka bose basome kandi basobanukirwe ubuhanuzi bw'iki gitabo kuko ubu turi kwinjira mu gihe cy'umubabaro wavuzwe ko hazaba igihe bavuze ko hazaba ari igihe cy'umubabaro kigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe nuko icyo gihe abantu bamwe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijoro n'abahinduye benshi ku bukiranutsi bazakamo inyenyeri iteka ryose nuko Daniyeli bumva igitabo gifatanishije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira aya magambo tumaze kuyasoma mu gitabo cy'umwuka w'abahanuzi manuscript releases Ellen G. White arahuza ibivugwa muri Daniyeli igice cya 11 here ku murongo wa 30 n'ibizabaho mu gihe cy'imperuka ndetse bugufi bwose bwo guhaguruka kwa Mikayeli igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho kivugwa muri Daniyeli igice cya 11 kizaba gisohoye bivuze iki umurongo wa 29 watweretse ko uyu muntu w'isuzugurwa ari umwami w'ikasikasi yateye ikuzi ariko kugira ngo asakirane n'umwami w'ikusi ahubwo tubwiwe yuko ngo yavuye n'inkugi iki gitero nta kindi cyamuzaniye uretse kuzamura ubwoba kandi arakarira isezerano ryera none se inkuge z'ikiti mu bisobanuye nk'uko tubibona mu murongo wa 28 isezerano ryera n'ipfundo by'icy'abagorozi nka Martin Luther bavuze isezerano ryera ryakira mu munezero n'abantu ibihumbi byinshi byababwiraga amagambo ko umucyanso azabishwaho no kwizera atari imirimo ibyo turabisobanukiwe kandi abantu b'Imana bakunda ijambo ry'Imana bamaze kumenya ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera bazi ko aribwo butumwa bugomba gusoza amateka y'isi hari umuntu twaganiriye mu minsi y'ejo bundi aganiriza amagambo akomeye amagambo y'Imana amagambo yerekeye ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera ko bwaje ari igisubizo cy'ikibazo ndavuga amateka yabaye mu gihe cya Ellen G. White akimara kubona iby'umubabaro utigeze kubaho tubwirwa n'umubabaro wa Yakobo ngo abantu b'Imana bagize ubwoba baravuga bati noneho rero uko bimeze bityo ibyiza nuko twakwipfira cyangwa se tukaniyahura ngo Ellen G. White yabuze icyo yasubiza ariko ngo igihe abagabo bagona batangira kwiza ubutumwa bwiza kandi Ellen G. White amaze gushirwa n'umwuka w'Imana ko ubutumwa bwiza bwo gushinzwa n'umuntu bwo kwizera ndetse ari ubutumwa ari umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu yarababwiye ati burya iki nicyo gisubizo yabasubije igisubizo cy'uko Kristo ubeshaho bwa butumwa bwo gutsindishwa n'ubuntu bwo kwizera ari cyo gisubizo nyacyo ku kibazo cy'umubabaro utarigeze kubaho uzatera abantu b'Imana ko badakwiriye kwiyahura ahubwo Kristo batsindishiriza Kristo baneshereza bazabeshwaho n'uko kwizera kwe Imana yacu ihabwa icyubahiro ariko hari ikindi tumaze kubona cy'abaretse isezerano ryera mbese abaretse isezerano ryera ni naba twamaze gusobanukirwa isezerano ryera ntabwo ndi bubitindeho abaretse isezerano ryera ni abahoze barikomeza noneho bakarireka birasobanutse ni abaprotestante musohokariro abaprotestante bahakanye bwa butumwa bwo guhakana siko bitwa se bitwa abahakanyi banahindukira baba aba protestante
bambe bareka ibyo bahakanaga noneho bihuza na Roma bari bahakanaga mu gihe cyashize. Kitimu yari umwuzukuru wa Yafeti, umwe mu bahungu batatu ba Nowa binjiranye nawe mu mujyi bakarokoka umwuzure. Abamukomozeho batuye mu gace k'ikirwa cya Cyprus mu burengerazuba bwa Palestina. Mu binyejana byakurikiyeho umuhanuzi Balamu nawe yaje guhanura iby'Ikitimu, aravuga ati ariko inkuge zizaturukira ku nkombe z'Ikitimu zibabaze Abashuri, zibabaze n'aba Eberi. Mu gihe cya Daniel tuvuga Kitimu tubona ari ikintu cyakoreshwaga mu kuranga mu buryo bw'amamerekezo abantu n'ibihugu byo mu burengerazuba. Ibi nabyo turabivana mu busobanuro bw'amamerekezo tubyumve nk'indwanyi n'abarimbuzi aho baba baturutse. Nanone kandi mu bihugu byose bya Ashuri na Eberi byavugwaga nk'ibishushanyo kandi bukomeye bwo mu buvazuba. Bigaragara ko Gaburiyeli hano Ashuri na Eberi ari byo yita umuntu w'insuzugurwa ko ari we utuye hariya. Noneho azarimbuka by'iteka ryose, twabibonye. Inkuge z'Ikitimu rero zirenguriza ku bari batwaye ubutumwa bw'isezerano ryera, movement ihebuje mu burengerazuba aribwo Burayi na Amerika, ni western countries. Byatumye umuntu w'insuzugurwa abura amahwemo nk'uko byageze mu kinyejana cya 19 cy'itangiriro ryo kwamamaza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ibyo nabyo twarabibonye. Inkuge z'Ikitimu ntabwo nabura kuvuga yuko ari ubutumwa bubwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Murabizi movement zatangiye mu gihe abantu b'Imana bari batangiye gushishikarira ibyanditswe byera. Tuzi ukuntu Bibiliya zatangiye gucapwa, tuzi ukuntu ba William Miller bahagurutse batangira kubwiriza ubutumwa bwiza, tuzi ukuntu abadivantisite bose bakanibwo bavutse. Rero ubwoba bwabanje mu gihe cy'ubugorozi, nta kuntu butagombaga kongera guhaguruka, kandi azabarakarira ndetse gahunda ziri gutegurwa kandi zizashyirwa mu bikorwa byanze bikunze. Azagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Abaca mu isezerano azababesha kubashyikinga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Noneho kugira ngo ingabo ze zangare nk'uko byagenze kuri iyi nshuro ho, zizahagurukira kurwanya abantu b'Imana. Kandi ingabo Gaburiyeli avuga hano zigomba kuba ari umutwe w'ingabo uturutse mu bihugu byamaze kuyoborwa n'uyu muntu w'insuzugurwa, ko tuzi neza ko uyu muntu w'insuzugurwa imbaraga ze zaba zikomeye ariko atarizi. Ibi se biratubwira iki? Biratujyana muri wa mugabo witwa ya nyamaswa yavuye mu gitaka, yuko nyine iyo nyamaswa ariyo izajya ikora akazi mu gihe inyamaswa yavuye mu nyanja itanga amabwiriza. Nuko za politike zo Amerika nibo bagomba gusubiza iyi migambi, kubera ko niko twabonye Kiliziya Gatolika ibigenza, ubupapa niko bukora. Aba bareze isezerano ryera rero bazatanga ingabo zikenewe kugira ngo bakureho igikoraho. Ibyo tuzabisobanukirwa yuko inyamaswa yavuye mu gitaka ngo yari ifite amahembe birasa nk'ay'umwana w'intama. Yatangiye neza ari ubuprotestani n'uburepurika, ariko uyu munsi ubuprotestani bwarabayeho rwose. Ndagira ngo mubwire yuko inyamaswa yavuye mu gitaka uyu munsi itari kukiyoborwa n'umuperezida w'umuprotestani, ahubwo ni umukatolike. Byamaze kwicana, birimo biragera ku ndunduro, ariko turi hafi kubona ibintu bikomeye. Inshuti z'Imana, dukanguke kandi dukangukire ukuri, twifuze gukizwa n'ubuntu buboneka muri Yesu Kristo, kubera ko umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Imana yacu yabwe icyubahiro. Ni muri ubwo buryo rero hashyizweho ikigirwamana cyitwa igitambo cya misa. Kandi igitambo cya misa, ubwo ngarutse mu kizira cy'umurimbuzi n'uburyo bavanyeho isezerano ryera, ibyo turabisobanukiwe. Kandi umugambi nyamukuru w'inama ya kabiri ya Vatikani ni uko abakristo bose bazahurizwa hamwe mu birori rusange by'Ukarisitiya mu bumwe bw'itorero rimwe rukumbi. Nigeze kubivaho Vatikani ya kabiri ko afite ino objective mu gukora ibi byose bononye ubuturo bwera n'igihome byo mu ijuru, aho Yesu akora umurimo w'ubucama w'ubuturo bwera. Ibyo twarabisozomye uhereye mu gihe cy'umwijima kugeza n'uyu munsi. Baracyarwanya uwera. Muri ubu buryo umuntu w'isuzugurwa afatanije n'abari isezerano ryera bakuyeho igihoraho, aricyo murimo uhoraho wa Kristo mu buturo bwera bwo mu ijuru, kandi biba bikorana uburakari bukomeye. Uko niko basimbuje umurimo wa Kristo igirwamana mu mwanya w'ubuturo bwera, aribwo buryo bashoboye gushyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Kugira ngo twumve neza icyo Gaburiyeli avuga hano, reka tubigereranye n'iyerekwa rya Yohana. Nayo imaze kubivuga by'abareze isezerano ryera, kandi bongeye kujyanwa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ntabwo ari inyamaswa yavuye mu gitaka gusa, izagera bukavuga nk'ikiyoka
ibyaje igice cya 13:11 ahubwo Kristo yagiye kuvuga ko umuntu ari umuhanuzi w'ibinyoma. Ubuprotestant bwaje guhinduka umuhanuzi w'ibinyoma kuko biyita abaprotestant kandi atari bo, ni abanyabinyoma koko. Izi nyamaswa zose rero zubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru Sunday nk'umunsi w'ikiruhuko, kandi bose icyabo ni ukugwiza imbaraga z'ibya politike. Ibyo byose ntabwo byatugora noneho kumva uburyo abaretse isezerano bazategekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere, ariyo muntu w'isuzugurwa mu maso yayo, bagahata isi yose kuramya inyamaswa ya mbere yakize uruguma rwica, kandi bazatera aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abandi batanaho umudendezo gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Rero nanone tubasha kugereranya iki kizira cy'umurimbuzi tubwirwa mu Daniel igice cya 11 n'ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa mu byahishuwe, kandi abantu b'Imana vuba bidatinze bazahatirwa kucyakira. Cyashyizweho imanje n'ikizira cy'umurimbuzi cyamaze gushyirwaho. Daniel igice cya 11:32 abaca mu isezerano azababesha ku bakigenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Abaca mu isezerano, abagomera isezerano niho kandi tukabona abakiranutsi b'Imana. None se mubitindeho? Ntabwo nabitindaho. Abaca mu isezerano abandi baretse isezerano ni turabona umuntu w'isuzugurwa yuzana bigeze gukomeza isezerano ryera, ariko bakaba barariretse. Ari abaprotestant mu minsi y'imperuka barebejwe n'inyigisho z'ubupapa kuba badafite ubuturo bwera bwo kubakomeza. Aba baretse isezerano ryera bunze ubumwe n'umuntu w'isuzugurwa, maze bafatiniza hamwe batangira kuvuga ibyo kugomera isumba byose, kandi bazarenganya abera bisumba byose inshuti z'Imana. Nuko bizamera. Iki rero ni ikindi gihe cy'umwijima ubuditse kiri imbere yacu, ubwo amateka azaba yongeye kwisubiramo, kandi ni vuba si kera nk'uko ibimenyetso n'amakuru isi itanga bibyerekana. Amagambo y'inshi batubwira yuko dukwiye kwitegura ibigiye kubaho bidatinze. Ni ukuri biri hafi, kandi inshuti z'Imana twabwiye abera bisumba byose niba abandi bazi Imana yabo bazakomera bagakora iby'ubutwari, kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro bajyanwe ari imbohe. Uyu murongo uratubwira neza ko hari umugabane w'abanyabwenge, kandi abanyabwenge ni abasobanukiwe bo mu bandi bantu muri rusange. Mu yandi magambo, abantu bose ntabwo basobanukiwe n'uku kuri kwahishuwe k'ubutumwa bwiza ndetse n'ubutumwa bwa gihanuzi. Nicyo gituma Imana irarikira abantu bose. Muri Matayo 24:15 iri somo narisomye gitangira yuko Yesu ari burarikira abantu bose gusoma iki gitabo cya Daniel kugira ngo babisobanukirwe. Yesu avuga ati ubwo muzabona ikizira cyanuwe n'umuhanuzi Daniel, ubisoma ntabyitondere, ubisoma ntabyitondere. Inshuti z'Imana, reka twite kuri ubu butumwa, reka twite kuri ubu butumwa. Igihe rero kizagera abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, kandi n'ubu ngubu niwo murimo uri gukorwa. Nanjye mpagaza ngo ntange ubutumwa, umucyo muke nakiriye, ubwenge bw'Imana bukeya nabashije kumenya muri iki gitabo mutange. Ariko rero hazaba igihe kirekire banicwe. Ntabwo ubutumwa buzasoza gutya gusa. Umuntu w'isuzugurwa agomba kurakara, kandi n'abafatanije nawe baretse isezerano ryera bazafataniza hamwe kurenganya abantu b'Imana. Twarabibonye mu byahishuwe igice cya 13:15 ko azatera bose boroheje n'abakomeye. Inshuti y'Imana, kizaba ari igihe kidasanzwe, ariko abantu b'Imana bakwiye gushikama, bakaba abanyabwenge, bakiga ijambo ry'Imana barishishikariye, kandi bakajya kumurika ubwo butumwa, kubera ko bakwiye kwigisha benshi. Hano hari umuburo umunsi wose wishe urushaho kwigiza hafi imperuka. Mbese ni nako twigiza hafi y'Imana? Abantu b'Imana bakwiye kubitekereza cyane. Mbese duhora turi maso kandi gusenga? Abo duhorana uko bukeye n'uko bwije bakeneye ko tubafasha kandi ngo tubayobore. Bishoboka ko ibitekerezo byabo bitegereje ijambo twababwira, maze umwuka wera akarishimangira mu mitima yabo nk'uko umufundi aboneza umusumari aba ashaka kuwutera. Bishoboka yuko ejo abo bantu bazaba bari aho tutashobora rwose kongera kubageraho. None si icyo tumariye abo bantu dufatanije urugendo n'iki? Umuhati tugeraho kubazanira Kristo n'ubuhe? Nicyo gituma iyi gahunda yajeho, maze ngo twumve ubutumwa bwiza bw'ubwami, twumve aya magambo akomeye yo guhugura abantu b'Imana basobanukiwe itandukaniro riri hagati y'umwijima n'umucyo, kugira ngo ubu rujijo ruveho,
cyangwa ngo aba bantu b'Imana bumve ubutumwa mubusangize n'abandi, nubwo kandaninge mukayijyana kandi mukaganira ibyabafashije n'abantu b'Imana. Mu gihe abamarayika bagifashe imiyaga ine, dukwiye gukoresha imbaraga zacu, dukwiye kuvuga ubutumwa bwacu nta kidutindije, dukwiye gutanga ubuhamya mu ijwi no muri iyi si, mu ijwi no muri iyi si yacumuye, yuko idini ryacu ari ukwizera n'imbaraga bitangwa na Kristo n'ijambo rye, ari ryo muhanuzi wavuye ku Mana. Imitima y'abantu iranagana ku minzani, bashobora kuzaba bajya mu bwami bw'Imana cyangwa imbata z'ubutegetsi bubi bwa Satani. Bose bakwiriye kugira amahirwe yo kubona ibyiringiro beretswe mu butumwa bwiza, ariko se bakumva bate ntababwirije? Nicyo gituma igihe cyo kubwiriza gihari uyu munsi. Ko akarengane kaba kameze kose, ni ingaruka z'amezi zizakomeza kubaho mu gihe cyose Satani azaba akiriho, n'igihe cyose Kristo buzaba bugifite imbaraga ikomeye. Nta muntu ushobora gukorera Imana atabanje ubwe kwishyirisha ku rutonde rw'ingabo zihanganye n'umutware w'umwijima. Igihe tuvuga ibi ngibi inshuti z'Imana, nta bwoba dufite bwo gupfa, kubera yuko igihe tugiye mu bwami bw'umucyo tuba twishyirishije ku rutonde ruhanganye n'ingabo z'umwijima. Abamarayika bazamugabaho igitero, kandi tubibona buri munsi, kandi tubitegereje mu buryo budasanzwe, bahurujwe n'uko avununuye umunyago mu biganza byabo. Abantu babi bashinjwa n'icyitegererezo cye, bazunga ubumwe n'ingabo za Satani, bamusukaho ibigeragezo kugira ngo bamutandukanye n'Imana. Ibyo nibitabahira, bazakoresha imbaraga zo kumutinyisha ngo anumyanye n'umutimanama we. Ibyo turabitegereje ko abantu b'Imana bagomba kuvuga ubutumwa bwiza bazarwanya. Ariko se duceceke? Oya, ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nandi kuvuga ko abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, kandi igihe kizagera ndetse bicwe. Akarengane kagomba kubaho, ariko nta wundi mugambi ni ukugira ngo abantu b'Imana bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi Yesu yabwiye abe muri Matayo 5:11, aravuga ati namwe muzahirwa ubwo bazabarenganya babatuka, muzishime munezerwe, kuko ingabano zanyu ari nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Nta bwoba dufite rero, nta bwoba bw'uko bazatwica, nta bwoba dufite yuko tuvuga abantu b'ibiharamagara, abantu bakomeye cyane, abantu badatinyukwa. Oya, Yesu yarabatinyutse, nicyo gituma yabitubwiye, kandi mu byatubwiriye mu rwiherero tuzabivugire ku mugaragaro. Iby'Imana bivugirwa ku mugaragaro, ntabwo bikorera mu masosiyete y'ubwiru. Secret societies ntabwo zikora mu by'Imana, ahubwo tugomba kubivuga ngo abantu bose babyumve, tukabishyira ahagaragara, tukavuga ngo byandikwe ku kibaho, kuko Imana niko yatubwiye ngo bigaragaze ku kibaho, ubisoma byitondere, kuko kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndenda kugera ku musozo, sigaje 20 yonyine, bawihanganye mu izina rya Yesu. Nibagwa muri ibyo byago bazabona gufashwa buhoro, ariko benshi bazifatanya n'ababariganya kwakira gukunda ukuri ngo bakizwe. Icyo nicyo kintu dusabwa, kwabwijwe n'abari abanyabwenge mu bantu b'Imana, nibyo byonyine bizemerwa n'Imana, kandi nibyo bizabazanira gufashwa buhoro kugira ngo bakomere bakore iby'ubutwari mu gihe cyo kugeragezwa. Nemaze kubivuga yuko ubutumwa bwiza bwo gusinjwa n'ukuri bwo kwiza bakiriye, bakamenya ko ari aba Yesu, ko naho bapfa biki ubugingo buhoraho, nibyo bizakomeza abantu b'Imana. Ariko se nite n'abazifatanya nabo babariganya? Uno muri mufite amatageti menshi, uno muri mufite amakata adasanzwe, ngo hari n'abazaza mu murimo w'Imana babariganya kugira ngo bishushanye nabo. Ese ibi ntabwo byasohoye uyu munsi inshuti z'Imana? Byamaze gusohora. Twabwiye iby'amasega aryana zinjira mu itorero, ntababarire n'umukumbi. Mbese uyu munsi ntabwo tuzaba Jesuite n'amasosiyete akorera mu rwihisho, ayo secret societies akorera no mu itorero ry'Imana, ndetse ugasanga hari ibintu bivugirwa mu manama akomeye y'itorero ariko biteye ubwoba, bitavugwa n'umuntu wahinduwe n'ubutumwa bwiza. Hari abajesuite batangaza mu manama y'itorero ryacu ngo hajyaho ubutinganyi, ngo bakore ibintu bidasanzwe. Tuzakomeza kubibona, maze abadajijukiwe n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, badajijukiwe n'icyo marayika yari yahanuwe ko azaho igihe kikagera hakazaza abagomba kubariganya, bagatangira kurwanya itorero ry'Imana. Mwirirwanya ko ari Babuloni, ahubwo abantu babariganya bamaze kubyinjiramo, baba Jesuite, baba y'amasosiyete akorera mu rwihisho, baraje kugira ngo basenye. Ariko Imana ishimwe ko izaba ifite abantu bayo, kandi ngo bazakora ibyo twaye muri icyo gihe, bazahagarara mu byimo. Imana yacu ihabwe icyubahiro inshuti z'Imana, kandi bamwe muri abo banyabwenge bazicwa
kugira ngo bacishwe mu ruganda batunganwe bere kugeza igihe cy'imperuka kuko izaba igitegereje igihe cyategetswe. Aka ni akarengane k'abantu k'Imana bazagerwaho kandi bazicwa nyine. Abo bakurikira umwana w'intama aho ajya hose ntabwo batinya urupfu. Inshuti z'Imana, tumaze umwanya tuganira amagambo akomeye cyane, amagambo atwereka igihe turimo n'ibiri kubaho mu mateka y'isi n'abasosiyete atwara mu bwishoboka ijambo ry'Imana ryari ryabivuze. Imana ihabwa icyubahiro. Mu mirongo 20 ibanza y'iki gice twari twabonye Gabriel atubwira mu buryo burambuye ibyabaye mu gice cyageranijwe n'izahabu, ifeza, umuringa n'icyuma byo mu gice cya 2, intare, idubu, ingwe n'inyamaswa ya 4 biri mu gice cya 7, yewe n'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene mu gice cya 8. Marayika yakomeje muri iyi mirongo atubwira ibya ya maguru, ya mano, bya birenge n'amano by'ibyuma bivanze n'ibumba, kandi yatubwiye iby'ihembe rito ryo muri Daniel igice cya 7 n'igice cya 8, yewe n'umwami w'umunyamwaga wo muri Daniel igice cya 8. Tumaze kubisobanukirwa kandi twabonye byinshi muri iyi mirongo. Tumaze kubona twabonye iby'umuntu w'isuzugurwa ukomeza kugarukwaho mu mirongo yose isigaye iki gice, ari wo butegetsi bw'ubupapa. Uyu mugabane wa 2 rero wadusobanukiye ibyerekeye kuzamuka kwe nuko yigaruriye ubutware bw'isi, iby'intambara z'abanyamusaraba zavuzwe ku murongo wa 26, zakurikiwe no gukomereka uruguma rwica ku murongo wa 26, ariko yongera kwiyubaka mu buryo bw'igitangaza ku murongo wa 28 kugeza ku wa 30. Nyuma tubona agirana ibiganiro n'abaprotestanti bayobye ku murongo wa 30, bigomba gukurikirwa no gushyirwaho ikizaba cy'umurimbuzi, aricyo twabonye yuko itegeko ry'icyumweru rigomba guhatirwa abatuye isi, aho abigisha bazi Imana yabo bazahura n'akandi kaga gakomeye cyane, ariko bakambaza ubutumwa bwiza batitaye ku magara yabo azaba ari mu kaga. Kizaba ari igihe cyo kuvugwa ku ijwi rirenga ryo mu Byahishuriwe igice cya 18. Murabona ko izi ni current event, ni ibiri kubaho uyu munsi twasuzumye. Ejo tuzakomeza umugabane usigaye tubona uko bigomba gukomeza kugenda kugeza ubwo Kristo azimika ubwami. Mana yanjye kandi Imana yakomeze kubana nawe, kandi Mwuka Wera akomeze kukureshya burushaho kwakira ubutumwa bwiza bw'ubwami, gutsinjizwa n'umuntu kubwo kwizera Yesu Kristo gusa, kuko ari byo byonyine bibasha kuduhagarika mu byimbo tukaba abanyabwenge nyakuri, ntidutinye n'urupfu ko twamaze kwiyunga na Kristo we bugingo. Imana igushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data wa twese uhoraho, tugushimiye amagambo duhaye muri aka kanya, amagambo akomeye atwereka ukuri kw'ijambo ryawe nk'uko kuri, kandi amagambo atwereka ku ikarita ya gihanuzi aho tugeze. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Komeza kutuyobora mu minsi mike dusigaranye, ngo turusheho kumenya ukuri kandi dukizwe nako, mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Uwiteka akomeze kubana n'umutima wawe, mu izina rya Yesu.